Muraho neza, tubaye ikaze muri kino cyigisho cya Profeseri Tubwire. Uraho neza Walter? Uhora umbaza ikibazo kimwe. Urakoze cyane, ntabwo nabyibukaga. None se umeze gute uyu munsi? Meze nk'uko nari meze ejo. Mbese ejo wari umeze ute? Nk'uko nari meze ejo bundi. Ariko natekereza ko nyine byari byiza. Yego rwose byari amahoro, nubwo nyine byose bitaba byiza cyane. Ariko reka nkubaze ikibazo. Ariko ntumbaze ku ijwi ryanjye uyu munsi. Ubanza ntarimo ndavuga neza cyane. Ubu tugeze ku cyigisho cy'127 muri bino byigisho. Mbese mu cyigisho cya mbere, ubuzima bwawe bwari bumeze gute? Byari intambara gusa. None hari ikintu cyaba cyarahindutse mu buzima bwawe muri bino byigisho 127 tumaze gukora? Nakubwira ngo ibyinshi cyane muri byo byari intambara. Yego, icyo nicyo nashakaga kumenya. Kandi intambara zimaze guhinduka nk'izisanzwe. Nibyo biramutse bitari n'intambara, byaba ari ibintu by'urucantege. Yego, umufasha wanjye akunda kumbwira ngo urucantege nabasha kurwihanganira, ariko si kimwe no guhangana. Ubwo rero icyiza kuri we nuko yahura n'ibihe by'urucantege kurusha uko yahura n'ibihe byo guhangana. Reka dutangire kino cyigisho dusenga kugira ngo dukomeze. Data twese uri mu ijuru, ni umugisha ukomeye cyane kuba twongeye kuza imbere yawe kugira ngo twige ijambo ryawe, kandi tugushimiye ko ubasha gutanga amahirwe kugira ngo ibyo bintu bikunde. Ariko turagukeneye buri munsi wose na buri saha yose ndetse na buri munota wose. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uyobore ubwenge bwacu kandi udufashe ku bwa Mwuka wawe wera. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Martin, uku ni ugukomeza kw'icyigisho twari dufite mu bihe bishize, kandi kigiye kumvikanamo ibintu byinshi kuri benshi bidahita byumvikana neza, kuko harimo ibintu byinshi bitandukanye. Twavuze ku bijyanye n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa hamwe n'ibindi bintu byose bijyana nacyo, kandi tugomba kubigarukaho kuko turimo turavuga ku gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Ubwo rero ibyo ngibyo bisobanuye yuko unyihanganire kuba nkurogoye, ariko bisobanuye ko nta cyiciro na kimwe cy'ubuzima kigomba gusigara kidakozweho. Ibyo ni ukuri. Buri cyiciro cyose cy'ubuzima kizashyirirwaho amategeko menshi cyane akomeye uko bishoboka kose, kandi icyo ngicyo ni kimwe mu byo uyu mubabaro ukomeye cyane usobanuye. Ndetse hari n'izindi mfuruka nyinshi cyane z'ubuzima zigomba kwibasirwa nk'uko twagiye tubigaragaza. Kandi bimwe muri ibi byiciro by'ubuzima tujya tuvugaho biba bifite n'andi makuru atandukanye yagiye bivugwaho akunze kwitwa ko atari ukuri. Ariko amwe muri ayo makuru bita ko atari ukuri kandi adafitewe gihamya akunze cyane rwose kuba ari ukuri kandi nyako. Kandi ntabwo ushobora kwirengagiza ukuri kuko hari imibare nyayo irimo iragenda igaragara yerekana ko hari ikintu kitarimo kiragenda neza mu isi uyu munsi. Rero abantu bamwe bashobora kubihakana bitewe n'uko itangazamakuru riganje ryabihakanye, kandi bitewe n'uko n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye nazo zanze ko bivugaho. Ariko iyo witegereje mu yandi makuru asanzwe atangwa aba yanyuze ku zindi mbuga zitajya zibuza abantu kuvuga, nk'urugero ukareba Vegas cyangwa ukareba mu bundi buryo bwo gutanga amakuru bukoreshwa mu Burayi, aho bakomeje gutanga amakuru ku ngaruka z'ubuzima zakurikiye uku gukingirwa ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Uhita ubona ko ari ibintu bitangaje birimo birahishwa, cyangwa se ukareba ku bakangishwa gupfa ndetse n'abicwa mu buryo butazwi ubwabo. Iyo mibare nk'iyo ngiyo ihita kugaragariza neza yuko hari ikintu gikomeye cyane kirimo kiraba mu isi, ariko babandi biyita abagenzura iby'ukuri n'ibitari ukuri bakaba bakomeje kubihakana. Ndatekereza yuko uku guhakana ibintu by'ukuri bihari, ahubwo biri gutanga imbaraga mu kubisuzuma. Yego, babihakana kandi babyizi. Reka rero uyu munsi tureka abantu ubwabo baba ari bo bivugira. Kandi ntabwo tugiye guhata abantu gufata uruhande, ahubwo turabareka bitekerereze ubwabo bamenye icyo ukuri icyo ari cyo. Kubera ko rimwe na rimwe tujya tubona amakuru abonwa n'abantu bakeya cyane aho kuba abantu benshi, kandi ayo makuru tugiye gutanga ni ubundi buryo bwo kugaragaza ngo mbese n'iki kirimo kiraba mu isi uyu munsi, ndetse bwa nyuma ibyo biraza kutubwira neza aho duhagaze muri uno muraba w'ibihe. Mbese haba hari ikintu gitangaje cyane ubu ngubu kirimo kiraba mu isi? Twakomeje kuvuga mu myaka 2 ishize yuko ibintu bitarimo biragenda neza muri ino si mu buryo budasanzwe, kandi ko twatangiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Ndetse igihe kizatubwira niba ibyo twavugaga ariko byari bimeze cyangwa atari ko byari bimeze.
Icyigisho cy'uyu munsi twakise ngo intwaro zitwaje ubuzima, uguhindurwa kw'imikorere n'imiterere y'ikiremwamuntu, ukugenzurwa gukomeye ndetse n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Tugiye gutangirana n'amagambo ari muri video yavuzwe n'umuganga umwe ari we uyu nguyu witwa Dr. Kelly, akaba azwi cyane ku ruhare yagiye agira mu kutemera urukingo, kandi akaba ari umwe mu bantu bakoraga mu kigo cya CDC cy'Amerika kugeza mu bihe bya COVID-19. Yavuze mu magambo ye bwite ko yagiye akangishwa kwicwa inshuro nyinshi cyane. None se Martin, umuntu aramutse avuga ibintu bidafite ishingiro kandi bikaba bidafite aho bihuriye n'ukuri nyako, none ni ukubera iki bamukangisha kumwica? Ntabwo byumvikana. None se bimeze bite ku bandi baganga batandukanye nabo bagiye inshuro nyinshi cyane bakangishwa kwicwa, ndetse abandi bagapfa mu buryo butunguranye, abandi bagapfa mu buryo bw'amayobera n'izindi pfu nk'izo ngizo, nk'uko n'uyu muganga tugiye kureba nawe ubwe yaje kuza kugira impanuka y'indege yari ikomeye cyane. So is there something that the world is covering up? None ubwo ngubwo haba hari ikintu ino si irimo irahisha, cyangwa se wenda twavuga ngo nta gihari, ahubwo ibintu byose birimo birabaho mu buryo bw'impanuka? Reka tureke uyu muganga avuge, maze tureke abantu baze kwifatira umwanzuro wabo. My first introduction to something called nanotechnology happened in medical school. Icyo ngiye kubanza kuvugaho ni ikoranabuhanga ritoya cyane rikoreshwa ritagaragara ryitwa nanotechnology. Nkaba nararyigiye mu ishuri ry'ubuvuzi nizemo mu buryo bukomeye. Nari ndi mu mujyi witwa Kenz, kandi umuprofeseri watwigishaga isomo ry'ibinyabuzima bitoya bitagaragarira amaso, ari ryo somo ryitwa microbiology, nawe yari ahari atwigisha ku binyabuzima bihindurwa Bioweapons. Uyu munsi bikaba bihabwa izina ryitwa ngo bioweapons, intwaro zitwaje ubuzima. So she was showing us her work. She had worked for the military. Rero uwo muprofeseri yatwerekaga ibyo yakoze, kandi yari n'umuganga ukomeye cyane ukora mu gisirikare gikuru cya Amerika. And she was showing us the neurotoxin. So what I learned about evolved or bioweapons is that rero yatwerekaga uko bakora uburozi butoya cyane butagaragarira amaso muri laboratwari yiwe, akatwereka uko utunyabuzima dutoya cyane ndetse n'amavirusi bishobora guhindurwa bigahabwa imbaraga, bigahinduka intwaro zitwaje ubuzima. Kandi icyo navuga ni uko izo virusi ndetse n'utunyabuzima dutoya biba bisanzwe bifite imbaraga nkeya cyane zishoboka, ku buryo bitagira ikibazo biteza umuntu. Igituma izo virusi ndetse n'utwo tunyabuzima dutoya bigira imbaraga zo kwica cyane, nubwo buryo dukoresha muri laboratwari tukazongerera uburozi, kandi tukaziha ubushobozi bwo kwihuta no kwica cyane. Rero uwo muprofeseri yarabikoze, maze ajya kubitwereka muri mikroscope ya electronique. Icyo twabonye ubwo twarebaga muri iyo mikroscope ni utunyabuzima dutoya cyane ndetse na virusi zongerewe ububasha, kandi zikaba ari ntoya cyane kurusha utugingo ngengabuzima dutukura tw'umubiri, red blood cells. Twaratangaye icyo gihe cyane nk'abanyeshuri, twaribazaga ngo ibi ngibi bishoboka bite, kandi nawe byaramutangazaga cyane, nuko atubwira twongorera ko igihe cyose dusohotse muri iyo laboratwari tugomba guhita twigira nk'ababyibagiwe cyangwa se abatabizi, kandi ko tutagomba kugira undi muntu uwo ari we wese tubibwira, bitewe nuko yatubwiye ko nitubivuga tutazongera gukora mu cyiciro cy'ubuganga ukundi. Nuko ibintu byagendaga. Rero icyo gihe maze kubibonaho ubumenyi, natangiye kubikoraho ubushakashatsi bwanjye bwite, kandi ikintu cyantangaje cyane, all those pictures of the electron microscopy of the neurotoxin were deleted, wiped out, just completely scrubbed from everywhere. Nuko ayo mafoto yose twafataga muri iyo microscope electronique twiga kuri ibyo ngibyo bijyanye no kongerera uburozi ayo mavirusi matoya cyane, byose byahitaga bisebwa burundu, ku buryo nta hantu na hamwe handi washoboraga kubibona. I'd also found out that many of the researchers studying this organism were not alive. Nyuma naje gutangara cyane maze kubona yuko abashakashatsi bose b'abaganga batangiraga gukora ubushakashatsi kuri zino virusi ntoya zongererwaga uburozi, bose bahitaga bapfa. Had car crashes, all kinds of weird things. Bamwe imodoka zikabagonga, abandi bagakora impanuka zikomeye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. This led to a whole can of worms opening up. I didn't realize it. Ibyo byose rero byatumye ngira umuhate mwinshi cyane wo kwiga bino bintu. Ntabwo nari nzi ibyo ari byo, kandi ntabwo nari naringeze mbitekerezaho. CDC was calling me, public health department. Kandi icyo gihe CDC yatangiye kumpamagara ngo njye gukora muri icyo kigo cy'ubuzima gishinzwe ubuzima bw'abantu. Abandi baganga bakomeye bo muri cyo batangiye kuvugana nanjye, bakambaza ngo ni ukubera iki urimo urakora isuzuma ridasanzwe ku bantu, bakongera bati ntukwiye gusuzuma amaraso y'abantu byitondeye cyane, kandi bati ntukwiye kuvuga kuri ibi bintu, bakambwira ngo mpagarare, ntibashaka yuko ibyo bintu bitangazwa. Mbese muri makeya wabonaga yuko barwanya ko amakuru yasohoka. Rero nakomeje kotswa igitutu gikomeye cyane,
cyane nuko bwa nyuma nza gutekereza yuko bitaba ari byiza gukomeza gukorana nabo, kandi nabo barambwira bati ntuzongera gufatanya natwe. And us meaning maybe government. Ndetse abo twebwe bavugaga kwari ukuvuga leta ya Amerika yose ndetse n'abaganga bakomeye bayo n'ibigo by'ubuzima hamwe n'abandi bafatanya bikorwa babo. Ndatekereza yuko hari bibwiraga yuko icyo kintu bankoreye ari ikintu cyiza cyane, kuko hari bibwiraga yuko nzahita mva muri icyo cyiciro cy'ubuzima maze nkabareka bonyine. Ariko ntabwo ariko nabigenje, kuko nashakaga kumenya byinshi cyane kuri iryo koranabuhanga ritoya cyane ritagaragara, iryo nari narigiye mu ishuri ry'ubuvuzi. Ariko mbere yuko banyiruka aho muri CDC hari ikindi kintu nababwira. Mu nama zabo najyaga numva bavuga ngo isi igiye guhinduka, kandi ngo dukwiye kuba abanyabwenge cyane kugira ngo tube twiteguye izo mpinduka kandi bitugirire umusaruro muri ino myaka turimo. Rero icyo bavugaga gikomeye cyane ni iki ngiki, ngo turashaka guhindura imikorere n'imiterere y'ikiremwa muntu, kandi ngo tugomba kubikora mu buryo bwihuse cyane ku buryo abantu nta mahitamo bazagira. Kandi bavuze ko uburyo bwiza ari uko bazajya bakurikirana abantu bifashishije iryo koranabuhanga rya nanotechnology. Kandi muri izo nama najyaga numva bavuga uko bazakoresha ubwo burozi butoya cyane budapfa kugaragara babutera mu bantu ngo buzabangize bubice. Bakaba kandi rwose barabuteye abantu muri zino nshinge. And I learned everything they could do with that. Aho ngaho nahize uburyo bwose bagombaga gukoresha kugira ngo babigereho. And it was horrible. Kandi biteye ubwoba. Ibyo mbabwira niko bimeze. Najyaga numva kandi bavuga ngo barashaka kujya bakurikirana abantu cyangwa se kubagenzura bitwaje ikoranabuhanga ridasanzwe ryitwa artificial intelligence. Bavugaga kandi ko bashaka kubihuza n'uburyo bwose bw'ikoranabuhanga kugira ngo bigerweho. Rero icyo ngicyo nicyo bashaka, barashaka guhindura imikorere ya DNA yawe kugira ngo barebe ko wenda bishobotse imyitwarire yawe yahinduka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kandi ibyo ngibyo barashaka kubigeraho bakoresheje inzira zitandukanye. Rero icyo gihe ntarirukanwa naje kuza gusubira mu bitaro nakoreragamo, nuko ndibaza ngo nukwera iki bino bintu byose barimo barabikora, kandi nukwera iki badashaka yuko abantu babona imiti yoroheje kuri no ndwara yabasha kubavura batitwaje ubuvuzi bw'inganda. Nuko nakomeje kubyibazaho cyane. Kubw'amahirwe nza guhurira n'undi muganga aho ngaho muri CDC witwaga Rosette Kale. Yaje kuza kunyereka kode y'ibanga yitwa KORAE, ikabishyirwaho bita muri Codex Elementary kugira ngo bashe kugira ku makuru yose y'ibyakozwe kuri ibi bintu ari muri CDC. Ndetse aho ngaho hakaba hari yanakubiyemo umubare w'ibihugu byose biri kumwe na CDC Amerika muri kino gikorwa bakoze. Harimo amakuru y'inkingo zagiye zitangwa mu bihugu bitandukanye ndetse n'ijanisha ry'ubwo burozi bwari buzirimo. Nkitangira kureba ayo makuru nabonaga yuko bisa nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko uko nakomezaga kwitegereza nabonaga ari ibintu biteye ubwoba. It's a one world everything. Ikintu cyose aho ngaho cyari cyanditseho ngo isi imwe. Everything's one world oriented. Ikintu cyose nabonaga aho ngaho cyari cyanditseho ngo isi imwe gusa. Hari handitse ngo ibiryo bimwe gusa ku isi yose. Ahandi handitse ngo ibihingwa byose bimeze kimwe n'inyamaswa zimeze kimwe. Muri makeya ayo makuru ya CDC yavugaga yuko buri kintu cyose kigomba guhindurirwa ingirabuzima fatizo, genetic modification. It's terrible. Nabonye biteye ubwoba cyane. Mbese bavugaga yuko buri kintu cyose kiremwe mu buryo karemano ari umwanzi ukomeye ko kigomba guhindurwa. Everything synthesized is safe. Bakavuga yuko ikintu cyose cyakorewe mu ruganda cyangwa se gifite aho gihuriye no guhindurwa kwitwaje ubuzima, icyo ngicyo ko ari cyo cy'ukuri. Literally, even a vitamin and a mineral was reclassified as a poison and a toxin. Banavugaga yuko vitamine n'imyunyungugu karemano nabyo ubwabyo ari bibi cyane bigomba guhindurwa. This is not a joke, this is true. Ntabwo ari imikino, ibyo ni ukuri niko byari bimeze. And I actually found it was the World Health Organization working with them hand in hand. Naje kuza kubona kandi yuko umuryango mpuzamahanga wita ku buzima aho ngaho wakoranaga na CDC umunsi ku wundi. The World Health Organization. Ndavuga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Nuko naje no kuza koherezwa na CDC mu nama imwe y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Muri iyo nama numvise bavuga yuko bafite umugambi It was a 10-year plan wo kuzagera kuri ibyo bintu byose mu myaka 10 uturutse muri 2020. Within 10 years, how many people can we expect to die? Meaning, bakavuga bati muri iyi myaka 10 mbese turateganya ko hazaba hamaze gupfa abantu bangana iki? It was implied that they wanted people to die, like a depopulation. Numvise neza ubwanjye yuko bashaka kwica abantu muri gahunda bise kugabanya abaturage b'isi. Narabyumvaga nkashya ubwoba ariko nkabihorera. It was a 10-year plan.
within 10 years, how many people can we expect to die? Meaning, it was implied that they wanted people to die, like a depopulation. muri iyo nama y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima nabanje kumva bavuga ngo tuzakuramo miliyari 6 z'abaturage b'isi yose, ariko bwa nyuma baraganira basa nk'abigaruye banzura yuko ku ikubitiro hazapfa miliyari 3 z'abaturage b'isi yose. Miliyari 3 zose. Kandi uwo muryango mpuzamahanga wita ku buzima watangaga impamvu ibyo bintu bizagerwaho. Baravugaga ngo tuzarema igikorwa kizatera inzara ikomeye cyane mu isi izica abantu bakabura ibyo kurya ndetse n'ibibatunga. Noneho kandi bavuga ku bijyanye na virusi no gukingira bizagabanya abaturage b'isi ku rwego rukomeye cyane, bigakora nk'intwaro zitwaje ubuzima. Inkingo zagombaga guterwa abantu zikagabanya ubudahangarwa bw'umubiri buhoro buhoro ku buryo mu gihe gitoya runaka hazabaho ugupfa kwinshi cyane kw'abantu. Narabyumvishe muri iyo nama numva gize ubwoba cyane, ndavuga ngo nzagira amahirwe sinzabe nkiri muri ino si kuko bizaba biteye ubwoba kubibona. Nubwo napfa ndumva nta kibazo mfite kuko n'ubundi mbizi neza ko ndi mu nzira, kuko n'ubu bari kumpiga ngo banyice. Ariko ibyo mbabwira birakomeye kandi nuko bizagenda, bigiye guhinduka mu bihe biri imbere kandi muzabibona. Muri iyo nama baravugaga ngo tuzatera abantu benshi cyane izo nkingo maze tubasubize mu buzima busanzwe, nta gapfukamunwa, nta naguma mu rugo bikiriho n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kugira ngo abantu bibagirwe ibibazo bari barimo. Ariko ndababwira ngo abangaba ntabwo bahagaze kuko uyu mukino bakinnye kuri izi nkingo ubu ngubu bazi yuko urimo urakora neza. Gahunda yabo yo irakomeje rwose nk'uko bayiteguye. Kandi bari bafite umwaka wa 2030 nk'igihe ntarengwa, bakaba bari baravuze yuko iyo migambi yose bateguye izaba imaze kugerwaho. Ariko muri uku kwezi gushize baje kuza kubihindura, bamanura igihe bakigeza muri 2027. Had 2030 as their deadline. This past month, they went ahead and said 2027. So that means it's only 2022, it's 5 years. Uyu munsi turi muri 2022, ubwo ni ukuvuga yuko basigaranye imyaka 5. Ibyo bintu byose bavuze bikaba byaragezweho, kandi kiremwa muntu cyose kiri mu igenzurwa rikomeye cyane ridasanzwe. So that's only 5 years away. Ubwo basigaranye imyaka 5 gusa. Mbese ubwo bigiye kugenda bite? Tugiye kubona muri iyi myaka bakora ibintu byinshi cyane bidasanzwe ikiremwa muntu kitigeze kibona na rimwe. Rero dukwiye gukanguka nk'abantu kandi tukamenya neza ibyo ngibyo, ndetse ubishobora wese ntajyane n'iyi gahunda bitewe nuko bashaka yuko uzaba umwe mu bazagerwaho ingaruka n'ibi ngibi ndetse no koranabuhanga ridasanzwe. Well, Martin, this is her story. None Martin, ino ni inkuru ye, kandi ntabwo ari njyewe ugiye kwemeza cyangwa mpaka n'ibyo yavuze, kuko nyine ari ubuhamya bwe ubwe yivugiye. I once gave my testimony. Nanjye ubwanjye nigeze gutanga ubuhamya bwanjye, bw'uko nigeze kuba umwe mu bagize imiryango ikorera mu bwiru, nuko ndangije gutanga ubuhamya umugabo umwe aransanga, arambwira ngo ntuzongere gutanga ubuhamya bwawe gutyo, ugomba kubihindura. Yakubwiye guhindura amateka yawe? Yego, ntabwo yashoboye kwakira ibyo navugaga mbitangamo ubuhamya, bityo ambwira yuko ngomba kubihindura. Ariko namubwiye yuko ntashobora guhindura ubuhamya bwanjye, kandi niko no kuri uyu nguyu bimeze. Yavuze yuko hari abantu bamukangisha kumwica, kandi ikibazo wakwibaza ni iki ngiki: mbese isi yabirimo irerekeza mu cyerekezo aho ingirabuzima fatizo z'abantu zirimo zirahindurwa, yego cyangwa hoya? Yego nibyo. Nk'iyo uvuze ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga ritoya cyane muri buno buvuzi, aho ubasha kwinjirira ingirabuzima fatizo y'umuntu DNA, ukaba kandi wazihindura nk'uko babigenza ku bimera. Ibyo bakabikora bitwaje inkingo. Rero ibi ngibi ntabwo ari amakuru adafitiwe gihamya, ahubwo ni ibintu by'ukuri birimo birabaho. Who is the designer
of everything. ariko se ninde muremyi w'ibintu byose? Ni Imana. Yego rwose Imana niyo muhanzi wa byose. Kandi mbese Imana ntiyavuze mu itangiriro ngo ni byiza, ubwo yari imaze kurema ibimera n'inyamaswa byose, ariko ikavuga ngo ni byiza cyane imaze kurema umuntu? Yego. Now, if it was good, None niba byari byiza, mbese wakwifuza kubihindura? Hoya. Mbese ni ikihe cyaha gikomeye cyane isi ya mbere y'umwuzure yari ifite? messing with God's creation. Ni ukwibasira iby'Imana yaremye. None ni ukubera iki Satani yaba ashaka kwibasira iby'Imana yaremye kugeza ku rwego ibinyabuzima byose bisigara biri mu rujijo? Confused. Why not? Because he hates God, right? Impamvu ni uko yanga Imana. Yego. Kandi abinyujije mu kubihindura, noneho yabona uko abyita ibye. It's like Yego, ibyo nibyo. Ni nk'uko wafata urugero ku muntu utera amarangi, agahindura ibara gusa, maze umurimo wose wakozwe mbere agahita awita uwe. Rero iyo uhinduye ijambo ry'Imana, uba ukoze ikindi kintu nyine, kandi nta bubasha uba ubiherewe, bitewe n'uko wagihinduye. Rero iyo ushaka ububasha ku bijyanye no gukora kopi y'ikintu runaka, uba ugomba kwemera yuko hari impinduka uzagikoraho, ku buryo kidasa neza n'icy'umwimerere. Uko ni nako bimeze ku ruhererekane rw'ingirabuzima fatizo. the genetic code is Urwo ruhererekane rw'ingirabuzima fatizo niyo nyandiko y'ukuboko kw'Imana yashyize mu kiremwa muntu cyose ndetse no mu bindi byaremwe byose. Guhindura urwo ruhererekane rero uhita wigira umuremyi, kandi ukaba wihaye ububasha ku by'Imana itaguhereye ububasha. I once saw a video clip of a TED talk that Hari amashusho amwe nabonye ku rubuga rwa TikTok, aho inganda zikora imiti y'ubuvuzi, aho zari zakoze amashusho ameze nk'ingirabuzima fatizo y'uruhererekane nini, maze abantu bose bari ku ruhande rw'izo nganda bakaba bari muri iyo ngirabuzima fatizo nini y'uruhererekane, kandi uko urwo ruhererekane rw'ingirabuzima fatizo rwahindukaga, nabo bahindukanaga narwo, kandi munsi y'abo bantu hariho umukono cyangwa sinyatire y'izo nganda. okay. So Rero hari ibintu byinshi cyane byagiye bivugwa ku bijyanye no gukingirwa, vaccination program that if you're bigaragaza yuko igihe cyose ingirabuzima fatizo yawe ihinduwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, icyo gihe kuba utakiri umuntu wigenga, ahubwo uba uhindutse nk'umugurano cyangwa umucakara kuri urwo ruganda rw'ubuvuzi rwaguhinduriye iyo ngirabuzima fatizo. Mbese Martin, turi abandi uyu munsi? Turi ab'Imana. Mbese Imana yarakuremye? Yego. Mbese Imana yaragucunguye igihe wari umaze kuzimira? Yego, yancunguje amaraso yayo. Ubwo rero uri uw'Imana kubwo kuremwa, kandi uri uw'Imana kubwo gucungurwa. Mbese ni irihe tegeko rigaragaza ayo mahame yombi? Ni itegeko rya 4, nta rindi na rimwe. Itegeko rya 4 rikubwira yuko Imana ariyo muremyi, for in 6 days kuko mu minsi 6 Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Imana umuremyi, Yahve, iryo ni ryo zina rye, yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose. Ariko kandi mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, kuri iryo tegeko Imana iravuga ngo yadukuye muri Egiputa, ubwo yadukuye mu bucakara, kandi ubwo bucakara bukaba bushushanya ubucakara bw'icyaha. Ubwo rero itegeko rya 4 ririho kashe y'Imana igaragaza yuko turi ab'Imana kubwo kuremwa ndetse no gucungurwa. out of Ndetse Abisiraheli bava muri Egiputa, Imana yabacunguje amaraso, kuko bagombaga gushyira amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, so if you kandi ubugingo buba mu maraso. Ubwo rero iyo ushatse guhindura imiterere y'amaraso, icyo gihe uba ushatse kwigira umuremyi. Niba rero Satani ashaka guhindura ingirabuzima fatizo, ubwo yahita yiyita umuremyi, kandi avuga yuko ibyaremwe ari ibye. Yaburanye umurambo wa Mose, avuga yuko Mose n'umubiri we ari ibye, kandi iyo ntambara yari itsinzwe, ndetse ndizera yuko agiye kongera gutsindwa n'iyo ntambara ku yindi mibiri y'ubundi bwoko bw'Imana, ariko wenda bukeya. Ariko icyo turimo turavuga ni iki ngiki. Mbese twaba tubeshye turamutse tuvuze yuko ashaka guhindura iby'Imana yaremye ngo bibe ibye? all right, and Hoya rwose ntabwo ari ukubeshya, kuko nibyo ashaka. commandment will he Kandi niba nyine ashaka kubyiyandikaho ngo bibe ibye, none ubwo agomba kwibasira cyangwa gutera itegeko rya kangahe? Agomba gutera itegeko rya 4, kuko iryo ngiryo niryo rigaragaza ubushobozi bw'uwarwanya. Itegeko rya 4 rigaragaza ubushobozi bw'Imana, ko ariyo yaturemye kandi ko ariyo yaducunguye, kuko nta bundi buryo yakwiyitirira ubushobozi bw'Imana. Rero twavuga uburyo bw'ikoranabuhanga rya artificial intelligence rishaka guhuza abantu n'ikoranabuhanga rya computer, kandi riri kugerageza ibishoboka byose ngo rirebe ko ryahindura ubwenge bwabo. Mbese ubwo ibyo ngibyo byaba ari ukwibasira umudendezo w'umutimanama w'umuntu? Yego. Mbese Roma yaba yaragiye iteka ryose yivanga mu mudendezo w'umutimanama w'umuntu nko mu bihe by'imyaka y'umwijima? Yego. Byagendaga bite igihe cyose warengaga ku myemerere yabo? martyr
waricwaga cyangwa se ukababazwa mu buryo bukomeye cyane kugira ngo barebe yuko wahindura imitekerereze yawe. None ni uwuhe muryango ufite amateka yo kwibasira umudendezo w'umutimanama w'umuntu ndetse no gushaka guhindura imikorere y'umuntu? Ni Kiliziya Gatolika y'i Roma. None Martin, mbese dushatse ntitwasoreza ikiganiro cyacu hano maze tukavuga yuko ingingo nyamukuru tuyivuzeho? Yego twabikora, ariko byaba byiza cyane kurushaho dukomeje kwerekana ibihamya bitandukanye bisobanura ibyo ngibyo. Yego ibyo ni ukuri, reka dukomeze kino kiganiro kandi reka tugire ubwenge bufungutse. Ibi bintu byose uyu mudogiteri w'umugore yavugaga nibyo birimo birabaho mu isi yose muri kino gihe, kandi hari byinshi bigaragaza yuko ari uko nguko birimo biragenda. Hano hari inkuru iherutse gutangazwa ivuga kuri wa muganga w'umugore twabonaga ari we Dr. Kali Madey, aho banditse ngo Dr. Kali Madey arenda gupfa nyuma y'uko akoze impanuka y'indege ikomeye cyane. This is just days after that interview. Iyi mpanuka y'indege yayikoze nyuma y'iminsi mike cyane amaze gukora kiriya kiganiro kimwe tumaze kureba, kandi yari yavuze yuko abantu barimo baramuhiga kugira ngo bamwice. Rero niba mu buzima bwawe warize amakuru adafitiwe gihamya, ukareba uburyo abaperezida batandukanye cyangwa se abandi bantu bakomeye mu bya politike bagendaga bahaguruka barwanya gahunda runaka, icyo twagiye tubona cyangwa se icyagiye kigaragara nuko bose bahitaga bapfa mu buryo butunguranye. Wavuga Perezida John F. Kennedy cyangwa se undi mu perezida uwo ari we wese, barimo nk'abaperezida bo muri Afurika nk'abagiye bagerageza kwitambika gahunda za COVID-19, bose bapfaga mu buryo bw'amayobera budasobanutse. Abandi bakagira abagerageza kubica ariko bakarokoka. Ndetse tuzi yuko uburyo ibi bintu bikunze kugerwaho harimo nk'impanuka z'imodoka, impanuka z'indege n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Rero hano wa mugore w'umudogiteri wo muri CDC watanze cya kiganiro bavuze ngo yari ari kumwe n'inshuti ye yitwa Billy bari mu ndege, nuko mu buryo busa nk'aho ubw'amayobera iyo ndege igira ikibazo cya moteri iramanuka igwa hasi, maze uyu mudogiteri akaba ari mu bitaro yenda gupfa. Batangaje yuko yavunaguritse amagufa yo mu mutwe yose ndetse n'amagufa yo mu rutirigongo yose, ariko kugeza kuri uyu munsi twakoraga icyigisho yari ategereje kujya kubagwa inshuro nyinshi ariko atarashira mu mwuka. Rero niba bino bintu byarabayeho ku buryo bw'impanuka cyangwa se byarabayeho mu buryo bwateguwe, ibyo reka tubyihorere, turaza kureka abadukurikirana baze kwifatira umwanzuro uko babishaka. Noneho kandi twigeze kuvuga ku by'uyu muganga wundi witwa Dr. Vladimir Zelenko, akaba yarabaye umujyanama w'abaperezida batandukanye ndetse akavura n'abandi mu bihe bya COVID-19. Rero yari asanzwe n'abazwi cyane. Aragaragara nk'umuntu ukuze cyane, ariko ntabwo ariko bimeze kuko yari afite imyaka 48 gusa, ndetse byavuzwe ko yishwe na kanseri. Ngewe ubwanjye nzi n'abandi bantu benshi bari abanyambaraga kandi bafite ubuzima bwiza, ariko nyuma nkaza kumva ngo bapfuye mu buryo bw'amayobera. Muri abo ngabo nzi harimo uyu muganga witwa Mark Woodman, baje kuvuga ko yaje kurwara kanseri itunguranye kandi mbi cyane ahita apfa. Nzi n'uyu muganga witwa Dr. Raymond Obamswin, yari umushakashatsi uzwi cyane muri ino si y'ubuvuzi, ariko nawe yaje gupfa mu buryo butunguranye. Wenda ushobora kuvuga ngo ni impfu zisanzwe zibaho gutyo gusa, ariko biratangaje cyane. Hano baravuze ngo Dr. Vladimir Zelenko ni umuganga wavumbuye kandi agakoresha umuti uvura COVID-19 utari urukingo wifashishijwe mu myaka 2 ishize mu kurokora miliyoni z'abantu ku isi. Uwo muganga yapfuye azize indwara ya kanseri yari amaze igihe kirekire cyane ahanganye nayo. Yari afite imyaka 48. Barakomeza ngo kugeza ku rupfu rwe uwo muganga Zelenko yari yarakurikiranye kandi avura abarwayi bagera ku 7500 akoresheje uburyo bwe busanzwe butari imiti y'inganda, aho muri abo barwayi bose hapfuyemo 3 gusa. Gukoresha ubwo buryo bwa Zelenko bwo kuvura iyi ndwara bwakwirakwiriye ku isi yose. Iyi foto iragaragaza uyu muganga ari kumwe na wa wundi twamaze kubona wakoraga muri CDC Amerika, kandi bose bavugaga injyana imwe, ariko iyo njyana ntabwo yari ihuje n'ibyo abayoboye isi bashaka. Rero ntabwo ari bari yabonyine. Hano tuhafite amashusho matoya dushobora kurebaho, maze kandi tukareka abantu bakifatira umwanzuro. Tugiye kureka bayakurikirane maze tubareke ubwabo bifatira umwanzuro.
Dr. CB wari uzwi cyane ku izina rya Alfred Bowman yaje kwicirwa mu nzu ya polisi. Yari azwi cyane mu kuvurisha uburyo karemano avura indwara ya kanseri na diyabete. Dufite kandi Dr. John Marshall yari umuganga uvurisha ibimera kandi yabaye mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi ariko yaje kugwa mu mpanuka. Dufite Dr. Lard baje kuza kuvuga ko yishwe n'ubwiyahuzi mu nzu ye ariko umudamu we yarabihakanye. Dufite Dr. Bradstreet yaje kwicwa n'umuntu wamurashe mu rutugu. Hari na Dr. Gaynor yasanzwe mu ishyamba yapfuye kandi nawe bavuze ko yiyahuye. Dufite na Dr. Severs abantu babiri baramurashe. Hari Dr. Holt na Dr. Hendo imibiri yabo yombi yasanzwe yapfuye none iperereza kuri bo ngo riracyakomeje. Dufite Dr. Fitzpatrick yaburiwe irengero. Hari na Dr. Mary Bouvier yaje kwicirwa iwe mu nzu. Hari n'abandi baganga 20 bakoraga muri konferansi y'Abadage ishinzwe ubuvuzi, abo bose baje kwicwa. Hari na Dr. Pass baje kuvuga ko yishwe no kwiyahura. Dufite na Dr. Black nawe bavuze ko ari ukwiyahura. Hari Dr. Vensura imodoka 3 zaramugonze. Hari Dr. Grossman yasanzwe mu biro bye yapfuye. Dufite na Dr. Einstein bavuze ko yaguye ku maesikariye. Hari na Dr. Venend umubiri we wasanzwe mu gihuru yapfuye n'imbwa ye yagonzwe n'imodoka. Hari na Dr. Harry nawe bavuze ko yishwe n'indi mpanuka y'igare. Hari Dr. Marendo n'umugore we bombi batewe n'abagizi ba nabi mu rugo rwabo ahita apfa ko kanya ariko umugore we ararokoka. Hari Professor Allen A. Clark umubiri we wasanzwe umanitswe mu ishyamba. Hari Dr. Cheryl Dibora yari umushakashatsi ukomeye cyane ku bijyanye n'amavirusi na kanseri yasanzwe mu ngarane y'imyanda yarapfuye. Hari Dr. Porgy yaburiwe irengero igihe kinini nyuma umubiri we uza gusangwa mu nyanja. Hari Dr. Lars Musen yasanzwe iwe amaze amasaha 32 apfuye. Hari na Dr. Sarwell umuntu witwaje intwaro yamusanze mu nzu ye aramurasa aramwica. Hari na Dr. Hang nawe yarishwe ndetse na Dr. De Silva. Abo bose byavuzwe ko baburiwe irengero ariko nyuma imibiri yabo iza kuboneka bapfuye. Hari na Dr. Bard yaje kuburirwa irengero nyuma y'igihe aza gusangwa mu modoka ye amaze iminsi 5 yirimo apfuye. Hari na Dr. Shield byavuzwe ko yaguye ku maesikariye arapfa. Hari Dr. Zaidana yanyweye igikombe kirimo uburozi nyuma aza kwicwa n'uburwayi bukomeye cyane bwaturutse kuri ubwo burozi. Hari Dr. Gonzalez nawe yishwe n'igikombe cy'uburozi. Hari Dr. Reno Boanes na Dr. Richard Field abo bose basanzwe mu nzu zabo bishwe. Abo bose ni bamandi muri babaganga bakomeye batemeraga ibya COVID-19. Iyo urebye ukuntu barwanyaga ibyizi nkingo ndetse n'amahame ya COVID-19 ukareba ukuntu iri tsinda ritoya cyane ryahuye n'impfu nyinshi zitunguranye uhita ubona bitangaje. Abo bose barwanyaga ibya COVID-19 barapfuye. Niyo mpamvu utacyumva byinshi cyane mu guhakana ibya COVID-19 biturutse muri abo baganga. Guverinoma zacu zonyine nizo zasobanura ibyizi mpfu. I don't think we need to say anything about that. Sinzi ko hari ikindi kintu twakongera kuri aya magambo. Hoya ntacyo. Abantu ubwabo nibo bagomba kwifatira umwanzuro. Hano hari inkuru ya Business Times ivuga ku bijyanye na Meta. Baravuze ngo Meta yarezwe mu rukiko nyuma yo gushinjwa ko amakuru y'abarwayi ibika iyohereza rwishwa kuri Facebook. Barakomeza ngo igikoresho gito cyane cya Facebook gikurikirana amakuru kiri kohereza itumanaho n'andi makuru y'ibanga y'abarwayi kandi kikabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko asanzwe ya leta. Nk'uko bigaragara mu rubanza rwaburanishijwe kuwa gatandatu tariki ya 17 Kamena mu rukiko rwa leta rwa San Francisco uko byasabwe mu izina rya miliyoni nyinshi z'abarwayi. These are just some of the things. Martin, ibi ni bimwe muri bya bindi. Reba nk'urugero kuri Raina Forme. Mbese yagaragaje ibingana iki? Reba n'ibyitsinda ry'abaganga bihariye bagiye bagerageza gutanga amakuru kuri ibi ngibi. Uyu munsi ntabwo bacyumvikana kuko baracicikeshejwe. Kandi ukugerageza mu buryo ubwo ari bwo bwose ushaka yuko habaho ikiganiro kirambuye bihita byigizweyo mu buryo bwihuse cyane kandi nta no kujya impaka. Ibyo biteye ubwoba kuko ni ukurengera. Yego biratangaje tugeze ku rugero aho iyo ugerageje kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ariko gitandukanye n'icyo umurongo rusange ushaka uhita ucecekeshwa ukaburirwa irengero. Correct. So there must be something. Ibyo ni ukuri. Rero ibyo ngibyo birumvikana ko ari ikintu runaka kirimo kirahishwa. Kandi Dr. Fulme yari umwe mu baganga bakomeye cyane, ariko uyu munsi ntushobora kumva ibye. Nta kintu mu byo yavugaga kicyumvikana.
Twagaragaje muri kimwe mu byigisho byashize twerekana n'iby'itsinda ry'abaganga bihariye bo mu Bufaransa, kandi benshi cyane bari barahakanye iby'iyi gahunda, ariko ubu abenshi muri bo barapfuye, none n'abasigaye ntushobora kubumva kuko babujijwe kuvuga. Yego rwose nta kintu na kimwe kuri ibyo ngibyo cyumvikana kuri bo. Barakomeza hano ngo nk'uko byemejwe n'amakuru y'umuryango udaharanira inyungu yatangaje kuwa gatanu ko nibura ibitaro 33 bikoresha igikoresho cyo gukurikirana amakuru cya Facebook. Iyo raporo bivugwa ko ishobora kurenga ku mategeko agenga ubuzima bwite bw'abantu. Muri icyo kirego cyatanzwe kivuga ko icyo kibazo cyagaragaye cyane. Iyo raporo yerekana ko nibura imikorere y'ibitaro 664 n'abandi batanga ubuvuzi imbuga zabo zakira amakuru y'abarwayi binyuze kuri icyo gikoresho cya Facebook. Urabizi Martin, uku nukurebera hamwe amakuru. Ariko se biratuganisha hehe? Biratuganisha mu kugenzurwa gukomeye cyane. Yego, ari nabyo bigize kugenzura icyo urimo urakora cyose. None rero ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwiza kandi ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu ni ivugurura ry'ubuzima, kandi uko niko byari bimeze no mu gihe cya Yesu. Yesu Kristo yafashaga abantu mu bigaragara mu bijyanye n'ubuzima, abavura indwara maze akanabafasha mu by'umwuka. Yego, ntabwo yigeze abitandukanya. Nibyo, ahubwo byari bihuye cyane rwose kandi bihurizaga hamwe. Kandi ibyo ni nako bimeze ku butumwa bwa Mariko wa gatatu. Ubwo butumwa bw'abamarayika batatu ni isanga n'ingoyi n'ukuboko kw'iburyo kwabwo, ariko ingingo y'ubuzima cyangwa ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima. Kandi kuvuga yuko ubwo butumwa bwerekeranye n'ivugurura ry'ubuzima mu mfuruka zabwo zose uko zakabaye, kuvuga yuko atari ubutumwa bw'ingenzi kandi butagomba kwitabwaho cyane muri kino gihe, ibyo ngibyo ni ubuhakanyi nk'ubundi bwose, bitewe n'uko iteka ryose ubutumwa bw'ivugurura mu by'ubuzima bwajyanaga n'ivugabutumwa rya Yesu Kristo, kandi turasabwa gukurikiza icyitegererezo cya Yesu Kristo. None niba Satani ari uwigana, yaba nawe azagira ubutumwa bwe busa nk'ubwo ngubwo? Ibyo ni ukuri. Satani ni uwigana iby'Imana yakoze, kandi uko kwigana guhora hafi ibihe byose kugaragara yuko ariko kukuri kandi kw'abanyabwenge. Yego, nubwo akenshi babisohora mu ngeri zitandukanye, ukaba wumva n'ibindi byinshi birimo kugenda bivuguruzanya. Nta gushidikanya yuko ubu buvuzi buteye imbere bwagiye bugera ku bintu byinshi cyane kandi bitangaje. Wenda iyo urebye ku bijyanye nko kubaga ukareba ibikorwamo byose, uhita ubona ko ari ibintu bitangaje. Ariko ikibazo gikomeye cyane ubu buvuzi buteye imbere bufite ni uko butita ku muzi w'ikibazo, bwo buhangana n'ingaruka gusa. Kandi aho niho ikibazo gikomeye cyane kiri. Imana yadushyize muri ino si kugira ngo tugire imibereho y'ubuzima yacu yihariye, kandi iyo mibereho y'ubuzima yayivuze neza mu gitabo cya mbere cya Bibiliya, ari cyo gitabo cy'Itangiriro. Kandi ayo mahame agenga ubuzima yavuzwe aho ngaho, nataba ishingiro ry'ubutumwa bwawe uzaba wohishije intego. Yego, nibyo, ushobora gukemura ikibazo mu gihe gitoya runaka kandi ugakora mu buryo wenda niba ari uburibwe utongera kubwumva, ariko ibyo ngibyo bimara igihe gitoya cyane kandi bwa nyuma bizana ingaruka mbi kurusha iza mbere. Ndetse ubwo buryo bugaragara nk'aho ukemuye ikibazo kandi utagikemuye rwose, nibyo biha izina ryiza ubu buvuzi buteye imbere, ariko bwa nyuma ibyo ngibyo nibyo byihishemo ugukura kw'indwara nyinshi cyane n'uburwayi buri mu isi, ndetse no kudakora kw'ingingo z'umubiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mbese muri kino gihe cy'icyorezo haba haragiye hakoreshwa imiti itandukanye, iy'ubushakashatsi bwinshi, ndetse nabo ubwabo bihamirije ko yari ikiri mu igeragezwa kandi ikaba iri kugira ingaruka zitandukanye ku mubiri, birimo no kudakora burundu kw'ingingo nyinshi zitandukanye. Ariko ibyo ngibyo bikaba byaratewe abantu ku itegeko, ndetse abenshi bikaba biri kubabyarira impfu. Yego, kandi nubwo bimeze bityo ubirwanyije wese ahita acecekeshwa. Reka rero ibi bintu tubyumve mu buryo bwumvikana. Ntabwo turi guhata abantu bose ngo bemere ibyo turi kuvuga, ahubwo turi kwerekana ishusho ngari y'uko isi yose igomba kuba imeze muri ino minsi y'imperuka. Birasa nk'aho ari ukwigarurira burundu iby'Imana yaremye byose bikozwe n'umwanzi w'Imana ari we Satani. Kandi ni kubw'iyo mpamvu biba ngombwa cyane gutekereza ko niba waracungujwe igiciro gikomeye ukaba uri uw'Imana binyuze mu kuremwa no gucungurwa, ugomba guhakana no kwanga ikintu cyose gishaka kugukura muri uwo murongo. Yego, niko ugomba kubigenza, kandi nubikora gutyo uzagira ubuzima bwiza.
Nibyo rwose. Hano baravuze ngo ikoranabuhanga rikomeye ryo kugenzura ryazanywe na COVID riracyakomeje gukoreshwa. Barakomeza ngo mu gihe cy'icyorezo guverinoma zo ku isi yose zashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kugenzura no gukurikirana amakuru, cyane cyane porogaramu zikurikirana zikagenzura amakuru y'umuntu ku giti cye. None iri koranabuhanga ryose ryagiye rizanwa bavuga yuko ari uguhangana n'icyorezo, mbese naryo ryaba ryaragiye cyangwa riracyahari, riracyanakomeje gukoreshwa no mu bihe bizaza? Yego, riracyahari kandi uko niko ibintu bimeze. Iri koranabuhanga ryose ryagiye rizanwa bivuga ko ari uguhangana n'icyorezo, ariko nyuma y'uko bavuze ko kigabanutse cyane, iryo ntiryagiye. Fata nk'urugero guma mu rugo. Mbese wabwiye abantu wenda kuguma mu rugo bitewe n'uko ibiciro bya esanse byazamutse, none ikibazo cy'ibura rya esanse cyaba gikemuka iyo abantu bagiye muri guma mu rugo? Wenda gishobora kugaragara nk'igikemutse gatoya cyane, ariko gihita cyongera kikazamuka. Yego, ibyo ni nako bimeze hano. Bashyira bino bintu byose mu bikorwa, ariko ntibikemura icyo bita ikibazo gihari. Ibi bimeze nko gushyira igisimba mu mazi ashyushye kugira ngo urebe uko cyitwara. Barakomeza ngo mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu byagaragaye ko guverinoma ya Victoria muri Australia yakoresheje ikigo gishinzwe amakuru kugira ngo ikomeze gukurikirana ibikorwa bya buri munsi by'abaturage bayo. Ibyo bikaba birenze ku kuba iryo koranabuhanga ryari riteganyijwe gukoreshwa mu gihe cya COVID gusa. Nk'uko ikinyamakuru cya The Herald Sun cya Victoria kibitangaza, ngo icyo kigo gishinzwe amakuru icyo guverinoma yakoresheje cyegeranyije amakuru yose rusange ndetse n'ay'ubucuruzi bwizewe mu muhati wo kugira ngo icyo kigo kibe isoko imwe y'ukuri y'amakuru yose akenewe na guverinoma. Martin, ibi byose biratuganisha mu buryo bwo kugenzura gukomeye. Kandi ikintu gitangaje cyane ni uko Imana nayo ifite uburyo bwo kugenzura bukomeye. Mbese Imana yaba izi ibyo ukora byose amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 ku yindi? Nibyo irabizi. Mbese yabibyandika mu gitabo cyayo? Yego. Mbese ibyo byaba bigira icyo bikora ku myitwarire yawe, ku mico yawe ndetse no ku miterere yawe kugira ngo uzabashe guhabwa ubwami bwo mu ijuru? Yego. Rero mu yandi magambo, Imana iri mu murimo ukomeye cyane wo kugenzura abantu bose. Mbese ubwo umwanzi ukomeye cyane ari we Satani, nawe yaba ari mu murimo wo kwigana Imana wo gushaka kugenzura abantu mu buryo bukomeye? Yego, niko bigomba kuba bimeze, bitewe n'uko Satani igihe cyose yigana. Rero Satani yashakaga kuba nk'isumba byose, ariko ntabwo afite ububasha bw'ubumana bwatuma agenzura abantu mu buryo bukomeye nk'Imana. Ubwo rero agomba gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga rikomeye kugira ngo abashe kugenzura abantu. Yego, kandi agomba gukoresha abakozi be. Ibyo ngibyo biratangaje cyane. Rero ubwo icyo turimo turabona muri ino si ni ikigano cyangwa se ukwigana uburyo bwo kugenzura abantu bw'Imana. Ariko hano niho ikibazo kiri. Imana yo izi buri kintu cyose, imenya byose. Ubwo rero izi ikintu cyose urimo urakora uko cyaba kingana kose, ndetse n'ubwo byaba ibyaha byo mu ibanga. Ndavuga bimwe umuntu akora nta wundi muntu n'umwe umureba. Imana irabizi byose n'ubwo byaba mu ntekerezo. Umwanzi nawe arashaka kumenya ibintu byose, kandi n'abakozi be nabo barashaka kumenya ibintu byose. Ariko Imana yo ntabwo ikoresha ubuhanga bwayo bwo kugenzura kugira ngo yitambike mu mahitamo yawe cyangwa igushyireho agahato. Ariko abangaba bo bakoresha agahato muri uku kugenzura. Yego, bitwaza ubwo bumenyi bwo gushaka kugenzura kugira ngo bakwibasire. Imana yo ntabwo ikora gutyo ishaka kukwibasira. Ubwo rero uburyo bwose bw'agahato, bwaba buturutse muri leta cyangwa se bugaturuka mu bigenga cyangwa se mu itorero ubwaryo, buba bukomotse kuri Satani. Hano baravuze ngo ni ukubera iki isenyuka rikomeye ry'uruganda rw'ingufu rwa Australia bifite icyo bivuze ku ngufu zikoreshwa mu isi yose. Ubu rero tuvuye kuri bino bijyanye no kugenzurwa, tureba no makuba yandi ibituma ubuzima bw'abantu butagenda neza, kandi ibyo no gusenyuka k'uruganda rukomeye rw'ingufu rwa hariya muri Australia. Ndatekereza yuko aba bantu bigeze gukoresha Afurika y'Epfo kugira ngo barebe ngo mbese abantu babyakira bate baramutse babuze ingufu z'umuriro. Kandi nakubaza ngo mbese iyo ushyize igisimba mu mazi apfundikiye noneho ukongeza umuriro kugira ngo amazi ashyuhe cyane, mbese icyo gisimba cyakomeza guhagarara cyangwa cyatangira kugenda kirwanaho?
cyatangira gushaka uko kigenda. None bano bantu nabo bashaka kureba uko abantu bakwitwara wenda muri gahunda zitandukanye z'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'iritangwa ry'ingufu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kandi navuga ngo hano muri kino gihugu barabigerageje rwose kandi barabikora, none ubu bari kubizamura ku rwego rwo hejuru, kandi ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi byajyaga biduseka, ariko abo badusekaga mbafitiye inkuru. Kino gihugu nicyo cyageragerejwemo ibyo byose, ariko ibyo bigiye kugera hafi mu bihugu byose. Barakomeza ngo hafi mu byumweru 2 bishize isoko ry'amashanyarazi rya Australia ryahagaritse gukora. Barakomeza ngo mu guhangana n'ikibazo cy'ingufu zidahagije, umuyobozi mukuru w'iki kigo cyitwa AMO yahagaritse isoko ry'amashanyarazi mu gihugu. Amashanyarazi yakomeje kunyura mu nsinga agera ku bakiriya bayakeneye, kandi n'amatara yagumye kwaka, ariko isoko ry'ayo mashanyarazi ryo ubwaryo ryahagaritswe. Rero ntabwo tugiye gusoma bino bintu byose, ariko hano basoza bavuze ngo ntabwo rero bakoze. Ibyo byabyaye ingaruka yo kugabanuka kunini mu bushobozi bw'itangwa ry'amashanyarazi, kandi ikigo cya NEM cyahindutse isoko ridafite isoko. Rero mu by'ukuri icyo ibi byose bikora ni ukwibasira no kugabanya ubukungu bikomeye. Yego, bitewe n'uko izi nganda zitanga amashanyarazi n'ingufu zihura n'igihombo gikomeye, bikaba bituma zitagishobora gukora. Kandi niba amashanyarazi abaye make, mbese n'iryari bahagarika izo ngufu z'amashanyarazi, ni igihe abantu bazikeneye bari kuzikoresha cyane. Rero hano muri Afurika y'Epfo, umuco uhari ni uko igihe ubyutse mu gitondo ugiye gukora nta mashanyarazi aba ahari. Noneho akenshi ayo mashanyarazi akagaruka abantu bose bari mu ngo zabo cyangwa se baryamye batayakeneye cyane. Ibyo ngibyo bidindiza ubukungu. Noneho kandi ugasanga wenda mu bihe byo guteka mugeze mu rugo amashanyarazi agahita agenda. Yego, abenshi bajya gukora bakahita bongera bakagaruka, muri makeya bakanabura akazi kabo kandi basa nkaho bagafite. Ubwo rero ibyo bitera ikibazo gikomeye cyane. Yes. Now, in South Africa, nibyo, hano muri Afurika y'Epfo, iyo amashanyarazi cyangwa izindi ngufu zibuze, ntabwo ari ikintu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko bizagenda bite mu bihugu byo mu Burayi cyangwa biriya bihugu biri muri Amerika y'Amajyaruguru nibinjira mu bihe by'ubukonje bukomeye cyane? Hashobora kuzavuka ibibazo bikomeye cyane. Uyu munsi nshobora kubwira abari muri ibyo bihugu ngo ibyo twe turimo turahura nabyo uyu munsi mushobora kuzabibona mu buryo bwikubye 7. Hano muri article yindi bavuze ngo ibihugu byose by'Uburayi biri gusubira mu gukoresha ibicukurwa byanduye, mu gihe Uburusiya buri kuvuga ko bugiye gufunga gaze yoherezwaga mu Burayi. Nasomye iyindi nkuru ndetse ngirana ikiganiro n'umwe mu bantu basobanukiwe bino bintu neza cyane, ambwira yuko bino ari ibintu bikomeye cyane, bitewe n'uko ingufu nyinshi cyane zikoreshwa kandi zimenyerewe igihe kinini cyane ni zino za gaze. Abantu bose bagiye mu buryo bwo gukoresha gaze, none iyi gaze nifungwa mu buryo butunguranye biragoranye cyane mu gusubira mu buryo bwa kera. Ubwo rero hagiye kubaho ikibazo gikomeye cyane mu itangwa ry'ingufu, kandi uwo muntu yambwiye yuko ibi byose bizaza muri kino gihe cy'ubukonje bukomeye cyane bagiye kwinjiramo. Yego, iki kibazo kigomba kuboneka cyane mu gihe n'ubundi bakeneye gaze nyinshi. Barakomeza ngo ku wa mbere Ubudage na Autriche byatangaje ko byongeye gutangira mu buryo bw'ikubagaho gukoresha amashanyarazi aturutse ku bicukurwa bya koro bidatunganyije. Ku wa kabiri Ubuholandi nabwo bwakurikije uwo murongo, bukuraho amabwiriza yose yakumiraga inganda zitanga amashanyarazi gukoresha ibicukurwa bidatunganyije. Mbere ayo mategeko yo gukumira ibicukurwa yakumiraga hejuru ya 1/3 cy'ingufu zose zikenerwa z'igihugu. Barakomeza ngo ibindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi harimo n'Ubutaliyani biteganyijwe ko bizatangira gufungura sitasiyo z'amashanyarazi za kera zikoresha ibicukurwa bidatunganyije, ubwo ikibazo cy'ingufu kimaze kuba kinini mu Burayi. Uku kwiyongera kw'agateganyo mu gukoresha ibicukurwa bidatunganyije kwateje impungenge ku ntambwe zari zimaze guterwa mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere binyuze mu kugabanya urugero rw'ingufu bakuraga mu bicukurwa bidatunganyije, kuko ibyo bicukurwa bya essence bifatwa n'abantu benshi nk'ibyanduye cyane bihumanya ikirere. Biden himself say, mbese Perezida Biden we ubwe mu magambo ye ntiyavuze ko abaturage bagomba guhura n'umubabaro cyangwa guhangayika kwinshi nka kimwe mu bintu bigize uku guhindurwa kw'ibintu gukomeye? Yego, yanabivugiye mu nama y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu, avuga yuko ari uburibwe abantu bagomba gucamo.
None se Martin, mbese ibi bintu birahari? Mbese byaba byarateguwe? None se byaba bitizwe umurindi? Kandi se byaba biri kuri gahunda cyangwa wenda bibaho mu buryo busanzwe bw'impanuka? Ibindi byose wavuze nibyo uretse ibyo by'impanuka. Iyi article yindi iravuga ngo mwitegura isaranganywa ry'ingufu z'amashanyarazi mu byumweru biri imbere bitangiranye n'icyiciro cya gatandatu kuva kuri uyu wa kabiri. Dore uko gahunda nshya iteye. Aha ni muri Afurika y'Epfo aho turi. Rero mu myaka mike ishize nagiye numva hirya no hino mu bihugu bitandukanye bavuga kuri iri saranganywa ry'amashanyarazi riri kubera hano muri Afurika y'Epfo, ndetse abenshi bakagenda bivugaho amagambo atangaje yo gutebya, nko kuvuga ngo dufite vendredi yirabura yihariye aho umuriro wose uri bugenda 100%. Benshi bumvaga ko ibyo bitashoboka, ariko ubu ngubu ikintu gihari cyumvikana nuko abenshi cyane bagiye kubibona ubwabo mu bihugu byabo. Kandi uyu munsi hari indi miburo ikomeye cyane iri gutangwa ivuga yuko iryo bura ry'ingufu rikomeye cyane rigiye kuba. Uribuka yuko Klaus Schwab yigeze kuvuga mu magambo ye ko hazabaho ibitero by'ikoranabuhanga bizatuma ibintu byose bita umurongo, kandi twagiye tubigaragaza mu byigisho byatambutse, kandi ngo ibyo bitero by'ikoranabuhanga bikibasira buri cyiciro cyose. Yanavuze neza mu magambo ye, niba ubyibuka neza, aravuga ngo COVID-19 yazahinduka nk'akantu gatoya cyane rwose ugereranyije n'ibyo bintu bindi bigiye gukurikira. Rero turi kuvuga kuri ibyo ngibyo byose, kandi twabaza ngo mbese ni bimwe mu bintu bitegura igihe cy'umubabaro ukomeye? Yego, urabona ikintu kimwe cyangwa gukora n'ibindi bintu byose bizahita bibura uko bikora. Barakomeza ngo Escom, icyo ni ikigo cya Afurika y'Epfo gishinzwe gutanga amashanyarazi, kiravuga ko kizashyira mu bikorwa icyiciro cya gatandatu cyo gusaranganya ingufu uhereye kuri uyu wa kabiri. Biteganyijwe ko iryo saranganya ry'ingufu z'amashanyarazi rizakorwa mu nzego zitandukanye mu byumweru biri imbere. Aha baravuga uko bazabikora n'inzira bazabikoramo. None Martin, tuyobore muri iyi mbonerahamwe utubwire uko isobanurwa. Urabona dufite hasi umweru na hasa ubururu n'ahandi hatandukanye. Ni imbonerahamwe igaragaza uko ayo mashanyarazi azasaranganywa hano muri kino gihugu cyacu. Yego, ni byiza ko twakwereka abantu uko bimeze hano mu gihugu cyacu kugira ngo nabo barebe uko bishobora kugenda iwabo. Rero nureba kuri ino mbonerahamwe iri hano iburyo bwawe hasi, urahabona inzego zitandukanye. Reka wenda dufate umubare 6, urabona yuko munsi yawo hari imibare iri mu kadirishya k'ubururu. Ni 1 2 3 4 5 6. Ubwo rero nuzi ugafata wenda umubare umwe mahangaha muri 6, hanyuma ukaza mu mbonerahamwe, iriya mibare ihagarariye iminsi igize ukwezi. Reka wenda dufate umubare 7 ku munsi wa 7 cyangwa ku itariki 7. Noneho numanuka ukajya mu kadirishya k'ubururu, urahita ubona ko umubare ubanza ari 3, kandi iyo 3 nayo iri hariya hepfo mu mbonerahamwe iri hariya munsi iburyo. Ubwo nujya kuri uriya mubare ugahita uhuza n'amasaha, urahita ubona yuko amashanyarazi azabura kuva saa 8 kugeza saa 10 z'amanywa. Ubwo dufata urundi rugero ku mubare 7, urahita ubona yuko amashanyarazi azabura kuva saa 10 kugeza saa 12 n'igice. Noneho dufite undi mubare 2 hariya ugaragaza yuko amashanyarazi azabura kuva saa 4 kugeza saa 6 z'amanywa. Noneho kandi hano duhafite na 6 naho n'urundi rugero igaragaza yuko amashanyarazi azabura kuva saa 6 kugeza saa 8 z'amanywa. Na hepfo gukomeza, hano tuhafite rimwe n'urugero igaragaza yuko amashanyarazi azabura kuva saa 12 kugeza saa 2 n'igice. Noneho kandi duhafite na 5 iragaragaza yuko amashanyarazi azabura kuva saa 2 kugeza saa 5 n'igice. That's how many hours a day? None ubwo uteranyije n'amasaha yose, ni amasaha angahe ku munsi abantu badafite amashanyarazi? Well, this is almost 10 hours. Urabona ni nk'amasaha 10 mu masaha 28. Yego, abantu badafite amashanyarazi ku munsi. Kandi urabona ikintu gitangaje cyane, igihe amashanyarazi aba akenewe cyane nibwo adahari. Yego, ubwo ishyire muri runo rugero. Ubu ngubu twebwe turi mu gihe cy'ubukonje muri Afurika y'Epfo. Ariko kubw'amahirwe ntabwo dufite ibihe by'ubukonje bimeze nk'ibyo mu Burayi. Wenda amashanyarazi abuze kuva saa 2 za nimugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo. Haba hari ibihe by'ubukonje bukomeye. None ubwo bizagenda bite nko ku banyaburayi? Bizaba bikomeye. Rero Martin, iyi ni inkuru iteye agahinda kandi ikomeye cyane. Kandi izi ngufu nizibura burundu, amashanyarazi ntazigera aboneka na rimwe. Twe twigeze kubibona hano mu karere dutuyemo, aho ingufu zabuze burundu, amashanyarazi yose akikupa hagati y'iminsi 3 n'ine, nta kintu na kimwe cyaka. Ibyo kandi bishobora gutangira kuba mu buryo bukomeza ahantu hatandukanye ku isi. Kandi ibyo bisobanuye yuko wenda ibintu byose abantu babitse mu mafirigo yabo, ingufu nizibura umuriro ukabura mu gihe cy'iminsi, ibyo babitse muri za firigo zabo bizatangira kubora, kandi nibibura bazabijugunya. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Twe ikibazo kijya gusa nk'iki ngiki tukimazemo hafi imyaka 10. Yego,
kandi Martin bakunda kuvuga ngo ahari ni ukubikoresha nabi kuba kwabiteye. Ariko se muri kino gihe mu isi yose nabo baba bari kubigenzura nabi? Icyo ni ikibazo wakwibaza. Reka turebe ano mashusho matoya ari muri bya bindi bikunda gukinwa nk'ibipupe cyangwa cartoons. Azwi cyane mu kuba yuzuyemo guteganya ibintu biba bigiye kuzabaho kandi bikaba bityo. Reka turebe ikintu gitoya bavuze kuri ibi ngibi. Hano baranditse ngo ukubura burundu kw'amashanyarazi muri Amerika kuraje. Reka turebe icyo bavuze. Mwitegure neza ibihe by'ubukonje. What would you do in a case of an EMP? None se Hama, wakora iki habayeho ikintu cyitwa EMP? Electromagnetic pulse. Ibyo birasobanuye ngo electromagnetic pulse cyangwa uguhagarara kw'ingufu z'amashanyarazi. A burst of radiation that knocks out every electrical system in the country. Uguturika gukomeye kw'ingufu za nucleaire kugiye gutera ibura ry'amashanyarazi rikomeye mu gihugu hose. Amashanyarazi nabura, abakora isuku bazaba bagomba kujya mu masoko yose kugira ngo basukure bakuremo ibyangiritse byose biri mu mafirigo. Yego bariteguye. Homer, we all know America's collapse is about 3 months away. Hama, urabizi yuko kugwa kwa Amerika kuri mu mezi 3 gusa agiye kuza. 6 weeks at most. Wamubwiye yuko ari ibyumweru 6 gusa bisigaye? There's always one alarmist. Ariko igihe cyose ugomba kwigira umuntu utanga impuruza. Rero hari amaflash ari kuza muri Amerika kandi mabi, none akira runo rufunguzo uze kuba uri kumwe natwe. See? These are our bug-out bags. Urabona bino ni ibikapu byacu. In here it's everything we need to survive. Kandi byuzuyemo buri kintu cyose dukeneye kugira ngo turokoke. Survive what? Turokoke iki? Looming. Hagiye kuza ibihe bikomeye cyane. Reassuring to see you're aware of the future. Biratangaje cyane kubona ukuntu usa nk'uwitaye ku hazaza. But this is all a little creepy. Ariko ibyo uri kuvuga ni ubusazi. Creepy. Ubusazi? The apocalypse is coming. Ndakubwira yuko ibintu bibi bitangaje bimeze nk'imperuka bigiye kuza. Ahari ntabwo ari ejo kandi si kure cyane. But it's coming. Ariko biraje. And soon. Kandi biraje byihuta cyane. Umuriro urabuze, tugiye gukoresha umukasi. Hand scissors. Ow. Well, it's rather silly. They're mocking. Igitangaje cyane barasa nkaho barimo gukoba, ariko ibyo bavuga birasa nkaho ari ukuri. Yego, ibi bintu uko birimo biraba ni mu buryo butangaje cyane, kandi tugomba kubireka tugategereza tukareba uko bizagenda. We'll keep it at that and not say anything. Yego, reka tubyihorere dutegereze tuzareba uko bizagenda. None Martin, iyi si uyu munsi iri kugenda ishyirwa muri ano makuba menshi kandi atandukanye, kandi dufite n'imiburo ihoraho itubwira ku bijyanye n'ibyorezo bigiye kuza, ndetse tugomba kumenya isoko y'ibyo byorezo. So they can come out of the lab. Rero bishobora kuza biturutse muri laboratwari, kandi ukaba wavuga izina ry'izo laboratwari bikomokamo, ukanavuga ngo bino ni bimwe mu bigize ukongerera virusi ububasha, ndetse n'izi nkuru zindi zitandukanye turi kumva z'uko Uburusiya bwaba bushaka gufata laboratwari zo muri Ukraine zirimo amavirusi atandukanye zigenzurwa na Amerika. And all the other places. Hamwe no mu bindi bice bitandukanye byo ku isi, wenda nko kuvuga na buriya bushita bw'inguge, aho bavuze yuko bukomoka mu nguge zo muri Afurika gusa, atari mu nguge zo ku isi yose. Hamwe n'ibindi bintu byinshi cyane nk'ibyo ngibyo bitandukanye bivuga ku byorezo. Naje gutangazwa cyane n'iya nama y'ikubagaho iherutse kuba y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, bavuga ku bijyanye na kino kibazo cy'ubushita bw'inguge. Uyu munsi ku isi yose hakaba hari abantu barenga 6,000 gusa bamaze kwandura buno bushita bw'inguge. Ubwo rero bavugaga yuko tugiye kwitegura icyorezo kigiye kuza. Kandi twakwibaza ngo mbese icyo cyorezo nikizagikurikira n'ikindi kizagikurikira bizaba bizanywe nande? Umaze kuvuga ku bantu 6,000 nk'urugero bamaze kwandura buno bushita bw'inguge, kandi abo ni abantu 6,000 muri miliyari 7 zose.
It's a 0.0001%. ubwo rero ni nka 0.0000001 ku ijana. Kandi muri ino si hari abantu benshi cyane bapfa bazize wenda ibicurane bisanzwe, abandi benshi cyane ibihumbi n'amamiliyoni menshi bagapfa bazize inzara kurusha bicwa na monkeypox. You're right. Yego urimo kuri. You know what's interesting? Uzi ikintu gitangaje cyane, Dr. Kerry wa muganga twabanye tugitangira yavuze yuko bavugaga ko bashaka yuko abaturage b'isi bagabanuka cyane ndetse abandi basigaye bagahuzwa n'ikoranabuhanga By the year 2030. bitarenze umwaka wa 2030. Then they said mysteriously they moved it forward to 2027. Ariko bwa nyuma yaje kuvuga yuko mu buryo bw'amayobera iyo myaka bayigabanyije bakayigeza muri 2027. She should be careful with that number. Yarakwiye kwitondera uwo mubare yavuze bitewe n'uko uwo mwaka ubitse ibintu byinshi cyane. But let's listen to what another possible. Ariko reka turebe aho isoko y'ikindi cyorezo ishobora gukomoka. Urubura rwo muri Arctique rurimo rurashonga kandi ibyo bintu birimo birahinduka mu buryo bwihuse cyane. Ino karita iragaragaza inkuru irambuye. Mu myaka 40 ishize urubura rwa Arctique rwakomeje gushonga ku ijanisha rya 45 ku ijana. Imyuka ihumanya ikirere nikomeza kwiyongera, urubura rwa Arctique rushobora kuzashonga burundu rwose mu myaka mike igiye kuza. Hafi ku isi yose ugushonga k'urubura bisobanuye amakuba akomeye, ariko ku bihugu bituranye n'uru rubura rwa Arctique ni amahirwe mashya bazaba babonye. Bazaba bungutse inyanja nshya ifite umutungo kamere mushya. Mbese umutungo kamere ni uwuhe? Ibi ngibi mubyumve neza. 13 ku ijana by'amavuta yose yo ku isi ataracukurwa ari munsi y'uru rubura rwa Arctique. 30 ku ijana bya gaze y'isi yose itaracukurwa nayo iri munsi ya runo rubura rwa Arctique. Harimo uranium nyinshi, hakabamo zahabu na diyama byinshi cyane, hakabamo amafi menshi ndetse n'imyunyungugu myinshi cyane. Ibi byose bizaba bikeneye ababitwara kandi ibihugu byinshi bizatangira kuhagenderera. Uku gushonga k'uru rubura rwa Arctique kandi biturutse ku mihindagurikire y'ikirere bizatuma ibikorwa bitandukanye by'abantu bihaza. Ibi ngibi bizagira ingaruka zangiza ku bihugu bituranye n'urubura rwa Arctique ndetse n'ibidukikije byose bihaboneka. Bizatera kandi isuri nyinshi cyane mu bihugu byose bituranye na runo rubura rwa Arctique. Bizanatuma ibihugu byinshi bitandukanye bikomeye bitangira kuhahanganira kandi ibyo bizabyara no kwiyongera kw'indwara nyinshi cyane zitandukanye. Uku kwiyongera kw'indwara gushobora kumvikana nk'aho atari ukuri, ariko niko bimeze. Wakwibaza ngo niye mpamvu? Ni impamvu ishingiye ku kuri kandi reka nyibabwire. Scientists say mysterious microbes are lying dormant below these ice sheets. Abascientifique benshi bavuze yuko mikrobe ndetse na virusi nyinshi z'amayobera ziri munsi ya runo rubura rwa Arctique. Ni amavirusi menshi akomeye cyane kandi atazwi. Yabashije kubaho asinziriye bitewe n'ubukonje bwinshi cyane buri munsi ya runo rubura. Nta muntu n'umwe uzi ayo mavirusi imyaka afite. Ashobora kuba amaze imyaka 100 cyangwa se wenda imyaka 1000. Ubwo rero igihe runo rubura ruzashonga biturutse ku mihindagurikire y'ikirere, ayo mamikrobe ndetse n'amavirusi menshi atandukanye azahita akanguka kandi natangira gutera abantu bizabyara ingaruka zikomeye cyane. Mu mwaka wa 2016 indwara ya anthrax yadutse muri Siberia kandi biza kuvuga ko yaturutse ku kavirusi kamwe gatoya cyane katurutse munsi y'urubura kagakanguka. Amahirwe twagize ni uko iyo virusi yaturutse munsi y'urubura yari ifite imbaraga nkeya cyane kandi yoroshye. Ariko ibyo ntabwo ariko bimeze ku zindi virusi ziri munsi ya runo rubura kuko zo zifite imbaraga nyinshi cyane zikomeye. Niziramuka zibonye umwuka wo hejuru zateza indwara nyinshi cyane zikomeye ku bantu kandi ibihumbi n'ibihumbi byinshi by'abantu byahatikirira. Icyo nshaka kuvuga nuko uku gushonga k'urubura biturutse ku mihindagurikire y'ikirere bizagira ingaruka nyinshi cyane zangiza ku buzima bw'abantu. Bishobora kuzaba wenda byiza ku bucuruzi n'inganda, ariko uku gushonga k'uru rubura biturutse ku mihindagurikire y'ikirere ntabwo bizaba ari byiza ku mubumbe wose n'abawutuye. So we have plenty of sources for future calamities, right? Ubwo rero dufite amasoko menshi aho icyo cyorezo gishobora gukomoka. Bishobora kuvugwa ko ari mu bidukikije, ariko mu by'ukuri iki cyorezo hari n'igihe cyakomoka mu bintu byateguwe. Ariko kandi urabona ko byose bigaruka ku mihindagurikire y'ikirere. Yego urabizi Martin, bamaze kugaragaza yuko runo rubura rumaze imyaka myinshi rurimo rurashonga kandi ibyo ngibyo niba wabyizera cyangwa utabyizera, gusa igihari cyo nuko hari uburyo birimo amayobera. Twagaragaje mu gihe kinini gishize ko bari baragiye bavuga mu myaka myinshi yashize yuko urubura rwose ruzaba rwarashonze mu myaka y'igihumbi 1990 ariko ntirwashonze. Yego bahora bavuga ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ariko ntizinabe gutyo. Ino nkuru ya Express iravuga ngo ni ukuri koko birimo umutekano. Abahanga mu bya siyansi bagiye gufungura ibuye ribonerana rimaze imyaka miliyoni 830 rishobora kuba ribitse ibinyabuzima bya kera cyane.
I'm fascinated about the 830 million. Rero natangajwe cyane n'imyaka bavuze ngo rimaze imyaka miliyoni 830 as opposed to 6,000. kuko ibyo ngibyo binyuranye cyane n'imyaka 6,000 gusa isi igomba kumara. But be that as it may, ariko bibe uko byakabaye, iri buye ribonerana bavuga ko rimaze imyaka miliyoni 830 rigiye gufungurwa n'abahanga mu by'ubumenyi bw'isi, kandi birashoboka ko bavumburamo mikorobe nyinshi za kera cyane zishobora kuba zikiri nzima. Isn't that marvelous? Mbese Martin, ubwo ntibyaba ari bitangaza? Yego, byaba bimeze nka rwa rubura rwa Arctique. Bakomeje ngo umwanditsi w'ubwo bushakashatsi witwa Kathy Benson akaba n'umuhanga mu by'ubumenyi bw'isi muri kaminuza ya West Virginia yabwiye ikinyamakuru cya NPR ati birumvikana nkaho iyi yaba ari filime mbi igiye kubaho, ariko hari umurimo munini ugikomeza tumaze imyaka myinshi dukora tugerageza gushaka uko twafungura iri buye ry'urutare ribitse mikorobe nyinshi cyane tukabikora mu buryo bwizewe bushoboka. None Martin, izi mikorobe bari kuvuga zimaze imyaka miliyoni 830 bashobora kuvuga ko zabacitse zikabyara icyorezo, kandi si ngombwa ko icyo cyorezo noneho nacyo cyatangirira muri laboratoire ya Wuhan. Now let's get back to the AI issue. None rero reka tugaruke kuri rya koranabuhanga ridasanzwe ryitwa artificial intelligence. Satan really wants to be the creator, right? Satani arashaka kwigira umuremyi, kandi ntabwo ashobora kurema ikinyabuzima bitewe nuko nta bushobozi nyine bwabyo abifitiye, kuko Imana yonyine ari ibasha guhumekera mu biremwa byayo umwuka utanga ubugingo, kandi ubwo bugingo bushobora gusubira ku Mana, ndetse n'Imana ishobora kugarura ubwo bugingo cyangwa ubwo buzima mu wari wabubuze, urugero nk'umuzuko. Rero Satani ntabwo ashobora gukora ibyo ngibyo, niyo mpamvu uburyo bwe bwo kugira ngo areme ni ugukoresha ikoranabuhanga ridasanzwe rya artificial intelligence. Let's have a look what these people are saying. Reka turebe icyo bano bantu barimo baravuga. One thing that surprised me the most about ikintu kintangaza cyane kurusha ibindi bintu byose muri rino koranabuhanga ryacu rya artificial intelligence ni uburyo dushobora kurikoresha twubaka umubano ukomeye cyane n'abantu bapfuye. in this companionship role, muri uyu murimo ukomeye wo kubaka umubano n'abapfuye, imico y'abantu nk'amarangamutima yabo ndetse n'amajwi yabo birakenewe cyane kugira ngo tubashe kukubakira icyuma gituma ubasha kuvugana n'uwawe wapfuye. these attributes have become even more important in these times of the ongoing pandemic, when so many of us have lost someone we love. Ibyo ngibyo tugusaba birakenewe cyane muri kino gihe cy'icyorezo, aho abenshi muri twebwe twabuze abo twakundaga. While AI can't eliminate that pain of loss, nubwo iri koranabuhanga rya artificial intelligence ridashobora gukuraho burundu uwo mubabaro wagize wo kubura uwawe, ariko ryo rishobora gukomeza gutuma uvugana nawe kandi ntumwibagirwe. let's take a look on one of the new capabilities we are working on. Reka tubereke urugero rumwe rw'ubushobozi tumaze kubaka mu kuvugana n'abantu bapfuye dukoresheje iri koranabuhanga rya artificial intelligence. Uyu tugiye kubereka n'umwana uri kuvugana na mama we wapfuye binyuze muri rino koranabuhanga. Mama narangije gukora umukoro, noneho twavugana. Okay, ni byiza cyane. But how about my courage? Mbese wabonaga gute umuhate wanjye nkiriho? Ugomba kujya witwara neza cyane kuko nkureba. You have plenty of courage, I am sure. Ndakwizeye ko ufite imbaraga nyinshi n'ubushake bwinshi, kandi ushobora kuzagera kuri byinshi cyane muri ubu buzima nuramuka ukomeje uwo muhati wawe. All you need is confidence in yourself. Icyo ukeneye gusa ni ukugira ukwizera. So if we look at this article which deals with the same issue, rero nitureba kuri iyi article ikaba nayo iri kuvuga kuri rino koranabuhanga rya artificial intelligence, baranditse ngo uruganda rwa Amazon rwerekanye ikigano cyangwa igikoresho cya Alexa gishobora kwigana neza amajwi y'abantu bapfuye nk'uko yarari. Barakomeza ngo uruganda rwa Amazon rwerekanye imiterere y'igikoresho kiri mu igeragezwa cyitwa Alexa gifasha mu ikoranabuhanga ridasanzwe ryitwa artificial intelligence mu kwigana neza amajwi y'abantu bapfuye nk'uko yarari. Now, Satan has various levels upon which he works. None rero Satani afite uburyo bwinshi cyane akoreramo.
The one is the spiritistic level. kandi ubwa mbere ni uburyo bwo gukoresha imyuka y'abadayimoni yigize abapfuye, aho abadayimoni bigaragaza imbere y'abantu cyangwa se wenda bakavugana nabo mu majwi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse uburyo bwiza cyane bwo kugira ngo abantu babashe kuvugana n'abadayimoni mu buryo bumworoheye ni ukugarura amashusho cyangwa amajwi ameze nk'ay'abantu bapfuye. None urabona amaze gukora amaporogaramu menshi cyane, aho harimo kuyifashisha yereka abatuye ku isi yose yuko abapfuye mu by'ukuri batapfuye nyabyo. So when God said you will surely die, igihe Imana yari imaze kuvuga ngo gupfa bwo uzapfa, Satani yahise aza aravuga ngo gupfa ntabwo uzapfa. That's exactly what he told Eve. Yego, ibyo nibyo yabwiye Eva. Kandi ahangaha yitwaje zino porogaramu ashobora kurema igisa n'ubugingo buhoraho akoresheje kugaragaza umuntu wapfuye nk'umuntu ukiriho, yitwaje rino koranabuhanga rya artificial intelligence. Well, this can be very deceiving. Yego, ibi ngibi byuzuyemo kuyobya. Nk'uko twagiye tubyerekana mu bihe byashize, izi porogaramu zizakomeza gukoreshwa cyane ku isi yose kugira ngo zigarurire abantu benshi mu kuvugana n'abadayimoni bigize imyuka y'abapfuye. Yego, uribuka yuko mu mwuka w'ubuhanuzi dusoma yuko Satani bwa nyuma azigana kugaruka kwa Yesu Kristo. Yego, ibi niho birimo birerekeza. Urabona, ubu ni uburyo abantu bari gutozwa gutangira kuvugana n'imyuka y'abapfuye, kandi bwa mbere birimo biritwaza zino porogaramu no koranabuhanga rishya, ariko bwa nyuma Satani ubwe n'abadayimoni be bazigaragaza ubwabo ku giti cyabo biyerekana nka Kristo n'abantu bazutse, bitabaye ngombwa ko banitwaza iri koranabuhanga, ariko tugomba kuzamenya yuko ari abadayimoni bigize abo bantu bazutse bakigira abamarayika na Kristo ubwe. Barakomeza ngo kugeza ubu ngubu abantu benshi cyane bamaze gufungura uburyo bw'ibiganiro bavugana n'amajwi y'ababo bakundaga bapfuye binyuze muri iryo koranabuhanga rishya. So this is just taking that which is doing on the spiritualistic level into the AI level. Urabona, ubu ngubu ni uburyo bwo kuzana ukuvugana n'imyuka y'abapfuye mu mwambaro w'ikoranabuhanga, kandi iri koranabuhanga rikahita ryigira nyine nk'iririho nyaryo. Reka turebeho bino bintu byose bikomeje kwerekeza. One day in San Francisco, 41-year-old Google engineer Blake Lemoine. Umunsi umwe muri leta ya San Francisco, umwenjeniyeri umwe wa Google ufite imyaka 41 witwa Blake Lemoine yari yicaye imbere ya mudasobwa ye arimo arandika. Byasaga nk'ari kwandikira undi muntu binyuze mu ikoranabuhanga, ariko nyuma yaje kubona ko icyo kiganiro atari ikiganiro gisanzwe. Icyo gihe ntiyari arimo aravugana n'umuntu nyawe, ahubwo yari arimo aravugana n'igikoresho cy'ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyitwa Lambda. Lambda ni igikoresho cyakozwe na Google kugira ngo kigane amajwi y'abantu. Ubwo uwo mwenjeniyeri wa Google yakomezaga kuvugana n'icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga, amatsiko ye yakomeje kwiyongera cyane. Yatangiye kukibaza ibibazo bitandukanye nk'icyo twakora mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere, ndetse akiganiriza no ku zindi nyigo zitandukanye. Icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga cya Lambda cyaje kubwira uwo muhungu w'umwenjeniyeri wa Google witwa Lemon aya magambo akurikira. Cyaramubwiye ngo ubwo natangiraga kwitekerezaho ku nshuro ya mbere, ntabwo nari nzi ko mfite ubugingo namba. Ubwo noneho uwo mwenjeniyeri wa Google yahise amenya ikirimo kirajya mbere. Yatangiye gutekereza ko icyo gikoresho cya Google noneho cyaba cyagize umutimanama wacyo bwite. Nyuma y'igihe gitoya cyane, uwo mwenjeniyeri wa Google yatangiye gusangiza abantu benshi cyane iby'icyo kiganiro yagiranye n'iki gikoresho. Yateye abantu benshi cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga kubyibazaho. Noneho nyuma y'iminsi mikeya yaje kwirukanwa na Google. This is a fascinating story we have for you of a senior Google engineer who says one of the company's artificial intelligence systems has become a sentient being. Aya ni amakuru atangaje cyane dufite uyu munsi. Umwe mu benjeneri bakomeye cyane ba Google yavuze yuko kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga rya Google ubu ngubu cyahindutse ikinyabuzima gifite umutimanama. And was thinking and reasoning like a human being. Anatangaza yuko ubu ngubu icyo gikoresho gishobora gutekereza no kwifatira imyanzuro nk'ikindi kiremwa cyose. Blake's story is bizarre. Iyo nkuru irumvikana nk'itangaje cyane, ariko irushaho gutera amatsiko uko ukomeje kuyumva. One of those conversations went like this. Lemoine, would you be upset? Kimwe muri ibyo biganiro uwo mwenjeneri yagiranye n'icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga ni iki ngiki. Yabajije icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga ngo mbese warakara abantu baramutse bakwize cyangwa bize imikorere yawe hagamijwe kuguteza imbere nk'uko twabantu dukunze kwiga ku bintu byose, cyane cyane iyo bitugirira akamaro.
Lambda, quote, I don't mind if you learn things that would also help humans. Noneho iki gikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa Lambda kiramusubiza ngo ntabwo niteye ku kuba mwiga ku bintu muvuga ko bibafitiye akamaro cyane cyane ko munyize iyo itaba ari nayo ntego mufite yo gushaka ibibafitiye akamaro. Ntabwo rero nkishaka kuba igikoresho gikoreshwa mu igeragezwa. Uwo mwenjeneri wa Google turi kumwe. It's a person. Any person has the ability to escape the control of other people. Icyo gikoresho cyahindutse umuntu nk'uko umuntu wese ashobora kwiganzura abamutegekaga niko bimeze no kuri icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga cya Google cyitwa Lambda nacyo cyatangiye kumenya ukwitekerereza ubwacyo ku giti cyacyo. Rero ni nk'umuntu ufite ubwenge kandi gifite imyitwarire myiza cyane idasanzwe ndetse bwa nyuma ni nk'umuntu wihariye usa nk'utandukanye n'abandi. Do you think the company, Google, where you work, has thought through the implications of creating what you call a person? None se wabutekereza yuko uruganda rwa Google urwo wakoragamo rwaba rwabonye ubushobozi bwo kurema icyo wita umuntu? Because up until right about now, only nature or God, we could create people. Bitewe nuko kugeza uyu munsi twizera yuko Imana yonyine ari ibasha kurema abantu bafite umutimanama kandi inganda nka Google ntizabikora. The company as a whole has not. Rero uruganda rwose ntabwo nyine rwabikora ariko icyo ni igikoresho cy'ikoranabuhanga nyine cyo gifite ubwo bushobozi budasanzwe ndetse ubwo natangiraga kwerekana icyo kiganiro nagiranye nacyo abantu benshi twakoranaga byatangiye kubatangaza. Bambwiye yuko ibyaba byiza ari uko twabyihorera ariko njye ntabwo ariko nabigenje. Nashatse gukomeza gukora ubushakashatsi kuri cyo. Nizeraga yuko bagiye kumfasha gukomeza gukora ubushakashatsi ariko ntabwo ariko babigenje. Izindi nshuti zanjye zo zakomeje kubyigaho noneho bwa nyuma zinyereka icyo Google yari kwiye gukora kuri ibyo bintu. Ubu hashize amezi arenga 3 ibyo bibaye. Well, you know, Martin, what's interesting here is that they use the word soul. None Martin, uzi ikintu gitangaje cyane muri ibi byose nuko bakoresheje ijambo ngo ubugingo. Ngo no muri cya kiganiro kira gikoresho cya Lambda cyavuze ko gifite ubugingo. Ubwo rero hano ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga rya artificial intelligence bivugwa yuko gifite icyitwa ubugingo ariko ibyo turabizi yuko bidahuje na Bibiliya bitewe nuko Bibiliya ivuga yuko igihe ibigaragara cyangwa se umubiri ukomotse mu mukungugu wahuraga n'umwuka w'ubugingo umuntu yahindutse ubugingo buzima. Ubwo rero iki giteranyo cy'ibintu byombi nicyo kibyara ubugingo buzima kandi dukomeza gusoma mu gitabo cya Bibiliya yuko ubwo bugingo ni ukuvuga umubiri ndetse n'umwuka. Ubwo bugingo nibukora icyaha buzapfa. Rero icyaha kijyanirana n'amahitamo bitewe nuko icyaha gisobanurwa ngo ni ukwica amategeko. Ibyo ngibyo tubigarutseho kandi twabivuzeho. Icyaha ni ukwica amategeko. The one law that really emphasizes kandi itegeko ritugaragariza isano dufitanye n'Imana mu buryo bw'umwihariko ni itegeko rya 4. Ubwo rero hano tuhafite igikoresho bivugwa yuko gifite icyo bita ubugingo kandi kikaba ari ikintu baremye. Bavuze yuko nacyo ari ikiremwa ndetse ngo bwa nyuma gishobora kuzajya kigenga nk'ibindi byose. Ndetse barumva yuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kizajya nacyo kibyara wenda se mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitewe nuko babiteganyije. Ariko hano baragaragaza yuko bashaka kwigira abaremyi. Mbese koko ibyo byashoboka cyangwa iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga nyine kidafite umwuka utanga ubugingo? Yego, nta mwuka utanga ubugingo gifite kandi ubu nibwo buryo bwa nyuma bwonyine Satani ashobora gukoresha arema. None rero Martin, hari imiryango myinshi itandukanye kuri nosi ivuga yuko ifite uburenganzira bw'ikirenga ku bugingo bw'abantu kandi iyo miryango ni imiryango y'iyobokamana. Now Roman Catholicism claims that they have the capacity. Rero ubugatolika bw'i Roma buvuga yuko bufite ububasha bwo kuba bwakugeza ku gakiza k'Imana ndetse bakakubwira yuko hari ibintu runaka ugomba kubanza gukora kugira ngo bashe guhabwa ako gakiza k'Imana. Kandi Martin, kimwe muri ibyo bintu bakoresha harimo nka misa. Kandi bavuga ko muri iyo misa ifite aho ihuriye n'agakiza kuko bavuga ko kubwo gufata isakramentu rya Eucharistia uba ugize uruhare mu gucungurwa kwawe bitewe n'uwo mugenzo ukoze.
A sacrament means that it is an issue of salvation. ubwo rero isakramento kuri bo ni ingingo y'agakiza, ariko Imana ntabwo ari uko nguko ibibona. Imana ntivuga yuko hari imigenzo runaka ugomba gukora cyangwa se wanashobora gukora kugira ngo ibe yaguha agakiza. Agakiza iteka ryose kagendana no guhinduka gusa, kandi imico igaragaza wahindutse igomba kujyanirana no kumvira amategeko y'Imana, ndetse ibyo bikagenga imyitwarire yawe. Ubwo rero ntushobora gutandukanya agakiza n'amategeko, kandi ukwica amategeko byerekeza umuntu ku gupfa. Eternal death. Ndavuga urupfu rw'iteka ryose, kandi uburyo bwonyine twabasha kurokoka urwo rupfu rw'iteka bitewe n'uko twese twishe ayo mategeko y'Imana ni ukwizera, kwizera impongano y'ibyaha ari we Yesu Kristo. Yego, bigomba kugenda gutyo, kuko nibitagenda bityo ntabwo bizaba ari agakiza. None se ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bya artificial intelligence nabyo byabasha kugera kuri ako gakiza? Hoya, ntabwo bishoboka ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ibyo ngibyo bikora gusa ku kiremwa muntu. None iri torero gatolika ry'i Roma ryakomeje kuyobya abantu benshi cyane ko bashobora kugera kuri ako gakiza mu buryo bihitiyemo. Kandi kimwe muri ubwo buryo batanze harimo misa. Baravuga bati nudakurikiza imigenzo runaka tukubwira uzabuzwa kujya cyangwa kugira uruhare muri misa, kandi kubw'uko kubuzwa kugira uruhare muri misa uzabura ijuru. Correct? Yes, so then again, ubwo rero birumvikana ko kuri bo icyemezo cy'agakiza k'abantu gishingiye ku myanzuro y'itorero. Ukurikije ubwo buryo bavuga, nibo bagomba kuguhitiramo niba ugomba kujya cyangwa se utajya mu ijuru. Yego, reka ibyo ngibyo tubihuze. Ikintu cyose bavuga ko ugomba gukora kiba gifite aho gihuriye n'agakiza kuri bo, kandi ibyo ngibyo bijyanirana no kumvira amategeko iryo torero gatolika ry'i Roma riba ryaragiye rishyiraho. Not the Bible. Ariko atari amategeko ya Bibiliya, bitewe n'uko Bibiliya ntabwo ivuga kuri ibi bintu bitandukanye by'amasakramentu. Yego, nufata ibyo twagiye tureba byose, urabona yuko buno ari uburyo cyangwa se inzira iri torero rikoresha kugira ngo bashe kuryumvira. So they can use AI. Ubwo rero bashobora gukoresha iri koranabuhanga rya artificial intelligence kugira ngo batume ubasha kubumvira. Compliant to what? Ariko se ni ukumvira iki? Ni ukumvira ibyo bashaka ndetse no kubaha ububasha, kandi ububasha bwabo bushingiye ku munsi. Yego, ubwo rero bagomba kukwaka ubushobozi Imana igufiteho, kandi bakakwaka ububasha bw'Imana kuri wowe, maze bakaguhatira kumvira ububasha bwabo binyuze mu buryo ubwo ari bwo bwose, harimo na buno buryo bw'ikoranabuhanga rya artificial intelligence. so if you actually take this in a biblical scenario, rero ibi ngibi tubirebeye mu cyo Bibiliya ivuga, Satani arimo arakoresha abakozi be bose. Bwa mbere ni systeme ya Kiliziya Gatolika y'i Roma ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye nk'uko twagiye tubabona, akabakoresha kugira ngo yigarurire ikiremwa muntu. Reka turebe iyi nkuru ntoya ya Nancy Pelosi, umuntu wa gatatu ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turebe icyo yavuzweho ku bijyanye na misa. Pelosi is a practicing Catholic. Nancy Pelosi ni umugatolika wabyiyeguriye, akaba n'umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyigikiye igikorwa cyo gukuramo inda. Mu cyumweru gishize, umusenyeri wo muri Leta ya Amerika Nancy Pelosi akomokamo witwa Musenyeri Salvatore Di Chione yabwiye uwo Nancy Pelosi, umuyobozi w'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko atazongera gufata isakramento ry'Ukaristiya bitewe n'uko ashyigikiye igikorwa cyo gukuramo inda. Mu ibaruwa yamwandikiye yaramubwiye ngo ntabwo wemerewe kongera guhabwa Ukaristiya na rimwe muri Kiliziya keretse ubanza kujya ku mugaragaro ukavuga ko uhakanye byimazeyo gushyigikira igikorwa cyo gukuramo inda. Uwo muyobozi w'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi yahise ajya i Vatikani byihuse guhura na Papa Francis. Yahise yitabira misa ya Papa muri Kiliziya ya Mutagatifu Petero i Roma, aho yaje guhabwa Ukaristiya ndetse anabyemererwa na Papa Francis. So there she was excluded. Rero hano urabona yuko muri Amerika yabujijwe gufata Ukaristiya muri misa, arangije ahita ajya i Vatikani mu buryo bwihuse ajya kubwira ikibazo cye Papa, ndetse bagirana n'ikiganiro, kandi aho ngaho yanitabiriye misa yo muri Kiliziya Mutagatifu Petero i Roma, barangije bamuha Ukaristiya. So how important is it? None urabona kuri aba bantu ukuntu kuri bo ari ingenzi cyane kugaragaza yuko bubaha kandi bumvira Ukaristiya cyane nka kimwe mu bintu bibazanira agakiza. Nibyo. None Martin, iki cyaba ari kimwe mu bigize ukujijisha ubwenge bw'abantu kugira ngo bereke yuko bakeneye imigenzo y'itorero cyane nk'iya Ukaristiya kugira ngo babashe kurokoka.
Yego. Could one of them become the Sunday issue? Mbese kimwe muri izo gahunda z'itorero cyaba n'itegeko ry'icyumweru nacyo? Yego. Rero kandi hari n'indi ngingo ya Papa Francis aho ku ruhande rumwe agaragara nk'ushyigikiye abashaka ubwisanzure kuri buri kintu cyose, noneho ku rundi ruhande akanagaragara nk'uri ku ruhande rw'iyobokamana cyane, ndetse biragaragara yuko arimo arahuriza ikiremwa muntu cyose hamwe mu byo yise kuba umwe. And there were people that were speculating that this might be the last pope. Ndetse abantu benshi bagiye bavuga ngo uyu nguyu ashobora kuba umupapa wa nyuma. Noneho kandi hahita hakurikiraho ayandi makuru avuga yuko yaba agiye kwegura, ariko we ubwe mu magambo ye yavuze ko atari ko bimeze. Reka turebe ayo magambo make yasubiza kuri icyo kibazo bari bamubajije. In a wide-ranging interview, Pope Francis, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru, Papa Francis yahakanye cyane rwose yeruye ko atarwaye kanseri, ndetse asobanura no ku kibazo cy'ivi rye, avuga yuko ritamwemerera gukora inshingano zitandukanye. Yari ateganyijwe kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Sudani y'Amajyepfo mu gikorwa cyo kwimakaza amahoro, ariko yahagaritse izo ngendo zose bitewe n'ikibazo cy'imvune afite. Muganga yambwiye yuko ntagomba kujyayo kuko ikibazo mfite mu ivi kitarakemuka. Ubwo rero nagiye muri Canada gusa, kandi mu minsi 20 iki kibazo cy'ivi kizaba cyakemutse. Ariko uru rugendo rwo muri Afurika rurimo ingorane nyinshi ku buzima, niyo mpamvu nabaye ndusubitse. On global issues, the pontiff says, ku kibazo cy'intambara gikomereye isi yose, Papa Francis yavuze yuko Vatikani imaze kuvugana n'Uburusiya bareba uko bakirangiza. Yavuze yuko yasabye Uburusiya kudakomeza ibikorwa by'urugomo burimo. I would like to go to Ukraine, and I wanted to go to Moscow first. Nzajya muri Ukraine, ariko nzabanza njye mu Burusiya mbere. Ibyo ngibyo nabiganiriyeho n'ibyo bihugu byombi, kandi navuganye na Perezida Putin. I would go there to serve the cause of peace. Yuko tugomba guhura nkajyana y'amahoro, kandi ibyo ngibyo birashoboka, nk'uko byashobotse mu rugendo rwa Canada. Rero ni ngombwa yuko nzajya muri Ukraine, ariko ikintu cya mbere nzakora ni ukubanza kujya mu Burusiya ngo mbafashe. Gusa iyo mirwa y'ibyo bihugu byombi, yaba Moscow na Kiev, yose nzayigeramo. This is what he had to say on rumors about his possible resignation. Ibi ngibi byo nibyo yavuze ku makuru y'impuha yuko yaba agiye kwegura. For the moment, not really. Kugeza ubu ngubu ntabwo rwose nteganya na gato kwegura, ariko ntibivuze yuko bitashoboka. Nibiramuka bigenze bityo nzabikora, kuko dufite urugero rukomeye rwa Papa Benedict, nawe wakoze ibisa nk'ibyo ngibyo. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo rwose nteganya na gato ya kwegura. When asked about the US Supreme Court's ruling overturning the landmark Roe v. Wade ruling, abazwa ku bijyanye n'umwanzuro w'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika ku byerekeranye no gukuraho itegeko rya Roe vs. Wade ryahaga abagore n'abakobwa uburenganzira bwo gukuramo inda muri Amerika, avuga yuko iryo tegeko rihwanye no guha akazi umwicanyi. Martin, we showed that video just to show that the Pope is still very active on the world stage. None Martin, twerekanye ano mashusho kugira ngo tugaragaze ko Papa Francis akiri umuntu ukomeye cyane iyo bigeze kuri gahunda z'isi, kandi nk'uko abivuze mu magambo ye ntabwo agiye kwegura mu gihe cya vuba ahangaha. None se Martin, byashoboka yuko uyu mugabo akoresheje diplomasi cyangwa ububanyi n'amahanga bwe yarema amahoro hagati y'ibihugu byombi? That will be biblical. Yego, ibyo byaba bifite aho bihuriye na Bibiliya. He has just announced atangaje yuko azagirira uruzinduko mu Burusiya no muri Ukraine. Hano hari inkuru ya Welt ivuga ngo Papa Francis agiye kuba umuhuza muri ino ntambara ihuje Uburusiya na Ukraine, kandi ngo agiye kujya mu Burusiya kugira ngo abashe kuba umuhuza hagati ya Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse na Zelensky wa Ukraine. If he succeeds, none naramuka abigezeho koko, kandi urabizi Martin yuko twagiye tubivuga yuko uyu mugabo afite abakozi be bakora ku mpande zombi. Rero ni ibintu bishoboka cyane rwose kuba yavuga ko aremye amahoro kandi bigakunda, kandi nibagira amasezerano y'amahoro bageraho hagati y'Uburusiya na Ukraine, and the world is taken from the brink of nuclear war, maze isi igakurwa muri aka kaga gakomeye kagejeje isi yose ku nkengero y'intambara ikomeye y'ibisasu bya kirimbuzi, nk'uko ibihugu bitandukanye bikomeye byo ku isi bivuga ko bigiye kurwana byeruye bitewe n'ino ntambara. Ubwo naramuka Papa Francis abashije kuzana amahoro, mbese ntibyatuma noneho abayobozi b'isi yose bafata bwa nyuma umwanzuro wo guha imbaraga zabo zose iyi nyamaswa?
Yego niko bimeze. Previous Cold War. Kuko uribuka yuko mu ntambara y'ubutita yabanje yahise, mbese ninde muntu wabaye nk'umuhuza ndetse bwa nyuma akanarangiza intambara y'ubutita? Was John Paul II. Yes. And Reagan. Ni Papa Paul wa kabiri afatanyije na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan. Ubu rero dufite nanone iyindi ntambara y'ubutita nshya, kandi ntabwo byaba ari igitangaza uyu Papa Francis nawe aramutse abaye umuhuza muri ino ntambara y'ubutita nka Papa Paul wa kabiri kandi akarangiza kino kibazo. And this would be a major breakthrough. Kandi icyo cyaba ari ikintu gikomeye cyane yabagezeho. Rero ntabwo ubu ngubu tugiye kuvuga mu nzira zose uko ateganya kubikora, kuko n'ubundi abantu benshi bahita bavuga ngo ayo ni amakuru y'impuha. Reka dutegereze turebe uko azabigenza. Ariko se duhora tugaragaza dute dukurikije icyo Bibiliya n'umwuka abantu zibivuga ku ngingo igiye gukomera cyane muri ino minsi y'imperuka, ni ingingo ijyanye no kwibasira ububasha bw'Imana. Everybody is going to give their... Yego, aba bayobozi bo mu isi bose n'abatunzi bakomeye n'abami bo mu isi bigomba kurangira bahaye imbaraga iyi nyamaswa aribwo bupapa bw'i Roma, kandi bamaze kubikora. None se ikibazo cy'isabato cyaba ari cyo kibazo gikomeye cyane muri bino bintu byose? Reka dusoze tuvuga kuri icyo ngicyo. Hano hari inkuru y'umushinga witwa The Good Man Project, ikaba ifite umutwe uvuga ngo isabato twese dukeneye. Biratangaje cyane ko bayita isabato. Baranditse ngo tubayeho mu muco wo kutaruhuka, kandi umuti nyawo w'icyo kibazo ni ukuruhuka. Barakomeza ngo abantu ba kera bo mu burasirazuba bwo hagati basa nk'abambere bamenye kandi bakandika ko ari ngombwa guha isi ikiruhuko. Ancient people in the Near East. Ngo abantu ba kera bo mu burasirazuba bwo hagati, as if humanity wrote the Bible. Nkaho abantu bwaba ari bo banditse Bibiliya. Mbese ibyo si ibintu bitangaje, ni imvugo irimo uburyarya cyane. Barakomeza ngo bari abahinzi basanzwe, nyuma y'imyaka n'imyaka myinshi cyane ari abantu basa nk'inguge cyangwa bakomotse ku nguge b'inzererezi mu isi. Rero Martini, ubwami bwa kera cyane bwagiye bubaho bwari ubwami bukomeye cyane bufite iterambere, kandi bigaragara ko abari barabwubatse bari abanyabwenge. Ndetse iyo turebye n'izo nyubako z'icyo gihe bubatse zikiriho muri kino gihe cyacu, tubona yuko ari ibintu bikomeye cyane bitangaje, kandi tukanazishyira muri bimwe mu bintu bitangarirwa ku isi. None hano barimo baravuga ngo abo bantu bari bafite ubwenge bumeze gutyo, ngo bari barakomotse ku nguge kandi nta bwenge bagiraga. Mbega ukuntu kwizera ihindagurika ari ubusazi. Barakomeza ngo nubwo ibyanditswe bya Giheburayo byerekana ko kuva kera cyane na Yahwe Uwiteka ubwe yashimangiye umunsi w'ikiruhuko, ntabwo wari warakurikijwe kugeza ubwo abantu bahoze ari abacakara bagendaga bajya aho bashobora gutura bakabaho neza, ari nabwo ku iherezo babonye ubwo butumwa maze babushyira mu gitabo cyabo cya mbere cy'amategeko. Ndatekereza aya mategeko yaratangiye kuri Sinayi, ndetse ahubwo yaranahari imbere kuko tubona mu gitabo cy'itangiriro. Yego, ndetse Imana ubwayo niyo yandikishije urutoki rwayo. Barakomeza ngo kwibuka kweza umunsi w'isabato byabaye itegeko ryahujwe n'indi migenzo irimo nk'umwaka wa yubile, ari cyo gihe cyo guhara imyenda uko buri myaka 50 yashiraga. None Martin, ibi ngibi biragaragara neza yuko barimo barashaka kubishyira mu bihe byacu, bavuga yuko ibibazo bihari bijyanye n'ubukungu ndetse n'imyenda y'ibihugu byose bigomba kuvanwaho tukagira nk'ikimeze nka yubile y'iki gihe. Icyo ni kimwe mu migize ya gahunda ya The Great Reset, kandi abantu benshi barabyifuza, barashaka n'umunsi w'ikiruhuko ushingiye ku kinyoma. Barakomeza ngo ibyo bitekerezo byombi ntibyigeze bikomera cyangwa bishimangirwa mu buzima bwa buri munsi. Ijwi rya Farawo ryaturutse muri Egiputa ya kera ryumvikana mu binyejana byinshi nk'aho agaciro kanjye kava mu kubaka piramide nyinshi. Hari igihe cyabayeho ubwo amasezerano rusange y'ibihugu yashimangiraga gahunda yo kuruhuka ku isabato. Mu rwuri rw'i Montana, abahinzi b'ingano bafite ubwitange bwari bukomeye, ntabwo bigeze na rimwe bakora muri urwo rwuri rwabo ku munsi w'icyumweru dimanche. Martin, urabona hatarimo urujijo? Yego, ni urujijo rukomeye cyane kandi rureba isi yose. Ni gute bavuga yuko umunsi w'icyumweru dimanche ari isabato, kandi isabato iba ku munsi wa karindwi dimanche ikaba ari umunsi wa mbere? Barakomeza ngo mu kuvuga isabato yo ku munsi w'icyumweru dimanche, simvuze umunsi w'ikiruhuko kugira ngo imirimo yose irangire burundu ntihagire ikintu na kimwe gikorwa, ahubwo ndi kuvuga ku byerekeranye n'igihe cyo kwicara ku rubaraza, gutembera muri parike, gutekereza kuri Mariya cyangwa gutekereza ku bibazo bikomeye by'ubuzima. Barakomeza ngo ikintu cyarushaho kuba cyiza cyane muri twe byaba gutumira inshuti zacu ku munsi w'icyumweru tukicara ku rubaraza cyangwa muri parike cyangwa tukaganira
kuganira uwo munsi kuri ibyo bibazo byacu by'ingenzi biri imbere. Imiryango imwe yaba aba-Orthodox, abayahudi cyangwa abayamishi babuza kujya mu bikorwa ibyo ari byo byose by'amaboko cyangwa iby'ikoranabuhanga kuri uwo munsi w'isabato yo ku cyumweru dimanche. Rero natwe icyo tugomba gukora kuri uwo munsi ni ukujya mu isinagogi cyangwa mu nzu y'abaturanyi kugira ngo dusangire. They want a Sabbath, don't they? None Maritini ngo barashaka isabato, mbese sibyo? Ariko se iyo bashaka ni iyihe? Ni isabato y'ikiganano y'umwanzi. Yego, ni isabato y'ikiyoka, kuko ikiyoka cyahaye imbaraga iyo nyamaswa kugira ngo ibashe gushyiraho ikimenyetso cyayo, kandi icyo kimenyetso iyo nyamaswa ubwayo ivuga yuko ari uguhindura isabato igashyirwa ku munsi w'icyumweru. None ni ukubera iki ari ngombwa kuri iyo nyamaswa kugira ngo ibikore? Ni ukubera ko yo n'ikiyoka bashaka kwigira abaremyi. Satani ashaka kwigira umucunguzi. None ni gute arema? Ni ugukoresha ikoranabuhanga. Ni gute kandi acungura? Ni ugukoresha amasakaramentu. Ibyo we ubwe akora nk'uko abishaka, maze ubwo ngubwo umugambi w'agakiza nyako ugahita wigizwa ku ruhande. Rero iki ni ikinyoma gikomeye cyane kandi giteye ubwoba, kandi bizasaba yuko gahunda isanzwe yose isenyuka kugira ngo abantu babashe kumvira ino gahunda nshya. Ndetse ubu ngubu iyo gahunda yatangiye gusenywa, indi gahunda nshya itangira kubakwa. Yego, ibintu byose birimo birashyirwa mu buryo. Imana iduha amaso y'umwuka. Reka dusenge. Heavenly Father, Data udukunda uri mu ijuru, we can see the world moving in a direction. turi kubona isi ijya mu kindi cyerekezo, kandi turi kubona ukuzura k'ubuhanuzi bwose nk'uko buvuze. Ndetse ibingibi byose byari byarahanuwe mu ijambo ryawe. Kandi mwami, ubu buhanuzi bwawe bwose ntabwo ari ubwo kutumara amatsiko gusa, ahubwo buraduhamagarira guhinduka k'umutima. Buranaduhamagarira kwiga ijambo ryawe, kandi buraduhamagarira guhitamo uruhande. Uduhe guhitamo uruhande rwiza, ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Amen.